buriya Ingabire Victoire arimo arirengagiza ibyazi yakoze cyangwa se ibyo abakwirakwizaga ingengabitekerezo mbi bakoze, kubera yuko azi neza rwose ko abatutsi bishwe byarateguwe, arabizi neza, azi neza ko igihugu kiyobowe neza, arabizi, ahubwo icyo ashaka ni ukugira ngo asenye ibyo twagezeho. Ntabwo bishoboka. Numvaga ahubwo ngewe ndi nka Ingabire Victoire nakwicara nkasaba imbabazi, nkasaba imbabazi cyane cyane ko ibyo yakomeje gukwirakwiza ko abantu batabanye neza, ko igihugu kibangamira abahutu, ko igihugu gitonesha abatutsi. Yagombye kumva yuko ibyo yavuze turamwumva bigaca mu gutwi bikagenda bigahita mu kundi. Hari hegeranye n'ikigo cya gisirikare, umuhungu arankunda pe, ariko mu kunkunda kwe nkabona yuko bidashoboka. Nabonaga ko bidashoboka kubera yuko nk'uwitwaga umuhutu ntabwo numvaga ko bishoboka. Noneho nacyagiye nababwiraga ndi muri secondaire, nababwiraga yuko nashobora kugira inshuti y'umusirikare, kubera yuko nkurikije ko kugasubira inyuma kareba jenoside yakorewe abatutsi karakuna abantu bishwe, numvaga yuko bidashoboka. Ikindi nagira ngo nongera aho ngaho nuko kugira ngo tubane ntago byari byoroshye. Ndagira ngo bikubwire harimo imitego myinshi, kubera yuko barazaga bakambwira ati yewe atura mugabo azaguta ataragushaka y'icyororo. Aturabizi yuko iyo umwana avutse avuka afite ubwoko bwasi, ataragushaka y'icyororo ubundi akaza kujugunya ugasigara wamumwa. Bavugaga ko icyo gihe umukobwa ashatse umusirikare yari indaya, niko bavugaga icyo gihe. Ariko nawe ntabwo yari yorohewe, kuko baramubwiraga uramuhutu umujyanye hehe na bene wayo ibyo bakoze. Turabana ubu ngubu anyita Mukantwari, anyita Mukantwari kubera yuko azi yuko narwanye urugamba rwishi, kubera ko naho uraga murira nkamubwira n'ubundi ndabizi nkuko babimbwiraga n'icyo rushakaho, nkuko babivugaga. Hagira akantu gatoya kabaho ubujya mu rugo ntiyabura mu tuntu dutoya n'ubundi uzana. Ariko akaza kambwira ati sheri, ati humura, ngewe icyo twaje duharanira n'ubumwe n'ubwiyunge, twaje duharanira ko Abanyarwanda babana neza. Nkumva nyine ko ari igipindi cy'abasirikare, nkuko bava ngo ni igipindi, ariko ntago abasirikare batari igipindi. Twebwe nk'Abanyarwanda twumva ukuri, twabonye ukuri kandi tukikubona, tubona yuko umuhutu cyangwa umututsi bakundanye barabana kuko nk'umugabo wanjye urumva twebwe twabanye no mu bihe bikomeye. Icyo gihe urumva ko igihugu cyari kiri kibisi, turabanye, ariko abantu bakundanye. Ngira ngo nshishikarije urubyiruko cyane kutita ku bintu, kureba ikiduhuje cy'ubunyarwanda. Wiwacu turabanyarwanda, nago nabikubwiye yuko nta butu nta bututsi tuvuga iwacu, turabanyarwanda. Ngira ngo nkubwire yuko umuryango ni ikintu gikomeye. Hari akantu kigeze kumbabaza cyane. Umwana yigeze kuza uwo Fiona afite imyaka 6 muri quartier ahantu dutuye, araza arambwira ngo mama, ati nyereka ikiganza cyawe. Mpese kubera iki Fiyo? Ati bambwiye ko ndi umututsi wowe utari umututsi. Umwana wawe? Uyu mwana wanjye imyaka 6. Ati nyereka, ati mama, ati ndabona mu ntoki zanjye atameze nkahawe. Numva birandenze, mbura ikintu mvuga. Ariko noneho ndangije wumve nyine ya ideology yarabivanye muri quartier mu bandi bana kuno kumureba bakagira gute. Noneho papa we yarahaye, ndamubwira nti genda ubibwire papa wawe ibyo bintu uvuze. Maze aramubwira ngo papa, ngo nyereke intoki zawe turebe. Ati papa, atuzi ko dufite intoki zimeze kimwe. Ati mama nago zimeze kimwe. Noneho atese kubera iki Fiyo? Ati bambwiye ngo ndi umututsi, ariko mama ni umuhutu. Abo bari hanze rero ntago bariyo, kubera yuko iyo arega hari uri hanze kubera yuko ari mu butumwa bw'akazi cyangwa ari ibindi arakora, bishobora umuntu afite uburenganzira bwo kuba ashaka. Ariko abo bari hanze biri bavuga igihugu nabi, ntago bagiye neza. Umuntu nibyo njyambwira abantu dukorana, umuntu uramubaza ibyo ashinzwe, ati nuko wenda ndi umuhutu. Wamubaza ibyo ashinzwe, ati buriya ati nuko ndi umututsi. Wabyo
biragushimishije wamubaza ibintu ugasanga niba umubaje tese ibyari bigenewe abaturage byabageze wasanga wenda bitarabagezeho batangira kumubaza akabaragiye yarirutse aratorose yamara kugera hanze akavuza ikondera ati akatangira kuvuga se gutyo urumva niba bakubajije ibyo ukora ko igihugu cyacu nyine kigendera ku mategeko kigomba kutubaza ibyo dushinzwe cyane cyane muri ya nyungu rusange muri bwa Bunyarwanda bakakubaza none biragenda gute hari ibintu byinshi kubera yuko urumva niba umututsi yari umwanzi nta kintu yabonaga hari byahezwagaho ndabyibukana narabyumvaga yuko ku mashuri mu mashuri babonaga umututsi bakamwima ishuri niba umuntu akwimye ishuri kuzi neza ubiki uharanira suko umwana wawe umurage si ishuri umuntu wanga ko wiga byaba kwica uhagaze kugira ngo uzabe ikigoryi uzabe umuntu udashobotse uzaba usabiriza icyo gihe hariho ibintu ngo ni politike y'iringaniza bagafata abatutsi bakabanga kuba amashuri mu kazi nagiye nkurikirana ibyo nagiye soma urumva ko nubwo wenda nari mukuru urumva icyo gihe nago kubera iterambere igihugu cyacu kigezemo ubu turasoma dufite ibintu byinshi tureberaho ariko hari ibyo nasomaga ugasanga ngo muri ministeri runaka ngo hagomba kujyamo abatutsi abanaba hagomba kujya ariko none se urumva ahantu ahubwo hari akazi gashingiye kuri nuza kubwoka ari he urumva atari imbere ibyo byose narabibonaga mu binyamakuru nkabisoma nkabibona ahantu no mu mashuri ugasanga ngo abana b'abatutsi bagomba kuba abanaba urumva rero icyo gihe nago iyo umuntu yakwimye akazi akakwima ishuri urumva the office yakwimye ishuri nta kazi uzabona ibyo byose rero nibyo twari tuboshyewemo ubu rero niyo mpamvu haza kwibohora ibyo byose bibi twanyuzemo aricyo RPF yaje iharanira kugira ngo abantu bose babe mu Rwanda ku buryo bungana ntabwo numva rwose umuntu wiharagaza akavuga ngo tubayeho nabi ngo nabumwe n'ubwiyunge buhari natekereza kuntu tumeze natekereza kuntu ndyamye mu gituza cyumwe mu basirikare mu basirikare b'inkotanyi mwumva sinzi gusa bamenye yuko rwose turahari bazajya bavuga natwe tuvuge kuko twebwe ukuri tukurimo kandi tuzakugumamo ntago mvuze ngo hari abajya bavuga ngo nzakugwa inyuma ngewe FPR nzayigwamo mo ndani ntago nzayigwa inyuma ngewe FPR nzayigwamo igihugu cyacu cyanye nzakigwamo ntago nzakigwa inyuma kuko iyo uri inyuma uri inyuma nyine ngewe ni mo twongeye kugusuhuza wowe uduteza amatwi ubana natwe umunsi ku wundi tuguhaye ikiganza aho uri hose waba uri mu Rwanda imbere cyangwa uri hakurya y'inkiko z'u Rwanda ikaze mu kiganiro cya none turi mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Ngororero niho tugiye kuganira n'uyu mubyeyi muri kureba mu mwanya mutoya muziki ibiganiro tugira iteka byose ni ibyigisha Abanyarwanda byigisha abatoya nabo bakazigisha abo bazabyara kugira ngo u Rwanda rwacu rwagize amateka akomeye cyane amateka arimwe buhunzi arimo amateka yihohotera amateka yiheza amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ayo mateka yo kubohora u Rwanda amateka y'u Rwanda twifuza amateka yose hose buri ngingo buri mwaka ni isomo natwe rero niho tuguma nk'Intsinzi TV reka dutangire n'umubyeyi atwibwire hanyuma tubwire nyirizina muri aka karere kose ka Ngororero yavukiye he avuka ryari ubundi ikiganiro tugiye gutangira tuganira ndahita nkomerezaho murakoze murakoze cyane nitwa Mukamana Soline navukiye mu cyahoze ari komine Kibirira muri sekiteri ya Karehe icyo gihe hari serire Gakumba ubu nyirizina akaba ari akarere ka Ngororero mu murenge wa Gatumba mu kagari ka Rusumo jenoside yakorewe abatutsi iba nari mfite imyaka 19 murabyumva ko navutse muri 1974 Soline urakoze cyane Soline bisobanuye iki murakoze Soline ni nzi gusa ko ari izina rya Gikristo ariko Mukamana wenda niryo navuga yego ngewe ntabwo nagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bambyara narezwe na nyogokuru na sogokuru none mvuka ndi Mukamana ngo sogokuru aravuga ati uyu mwana uvutse n'umwana w'Imana ibyo byo narabimenye murakoze urakoze cyane
ahantu muri Kibirira utubwiye wavukiye ngira ngo haraza gutuma n'ubundi ikiganiro cyacu cyaguka. Hari mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi, sous-prefegitura ya Ngororero, komine Kibirira ituranye na komine Satinski na komine Ramba. Yego. Ahantu mu mateka ya jenoside cyangwa n'itegurwa ryayo hari amateka akomeye cyane kuko nko muri 90 mu kwa 10 hishwe abatutsi bagera kuri 345 basaga 345 muri iyi komine ya Kibirira gusa. Noneho mu baturanyi baho muri komine Satinski abatutsi basaga 20 baricwa. Muri Rambaho nk'uko raporo ya leta y'icyo gihe natwe dukura nk'uko tubikura muri komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside bitwereka muri Rambaho ngo hatwitswe amazu. Aho hantu hameze haryo uvuka mu baturanyi urumva ni karitsiye ni imisozi ihamagarana. Yego. Aho hantu hakagarukamo amazina akomeye cyane muri jenoside cyangwa amateka y'u Rwanda no mwitegurwa muri urugendo harimo nk'uwitwaga Colonel Charire Colonel Charire uwihoreye wayoboraga gereza ya Ruhengeri muri 91 ubwo inkotanyi zajyaga gufungura gereza ya Ruhengeri. Uwo nawe nindi ngingo ubwo turagira ngo twumvishe uburyo tugiye kuganira n'umuntu tubenterese tubakurure mwumva uburyo turi buze kugira amasomo menshi ingingo ku yindi. Reka mbe mpini aha ubundi twinjire mu kiganiro nyirizina. Amateka y'u Rwanda twakomeje kuvuga tuyazengurukaho kuva uvutse muri 74 tugeze muri 90 inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora u Rwanda. Kibirira aho ngaho iwanyu mu matariki mu kwa 10 abatutsi bakicwa. Ubundi wari uzi iki wabonaga iki muri iyo myaka mikeya haba mu mubano haba mu gusenga haba mu kuragira inka kuva muri 74 kugeza muri 90? Murakoze cyane kugeza kuva muri 74 kugeza kuri 90 nahibabwiyeho neza yuko narezwe na sogokuru na nyogokuru. Icyo gihe nabonaga abantu bagenderana kuko nko mu muryango w'iwacu nabonaga abantu bose bahaza, ariko ntago namenyaga ngo nabahutu cyangwa se nabatutsi, gusa nabonaga bahaza. Twajya gusenga mu kiliziya kuko ndi umukatolike, twasengeraga kuri paruwasi ya Muhororo. Maze gukura urumva kuva mu myaka 10 umwana abajya gusenga, nabonaga abantu bose bajya gusenga, nta nubwo nari nzi ngo uyu usenga no umuhutu cyangwa no umututsi. Ariko bigeze mu mashuri twajyaga kubona tukabona rimwe barimo kubwira abana b'abahutu ngo nibahaguruke, ukumva ngo abana b'abatutsi nibahaguruke, ariko ntago twamenyaga ibyari byo. Ikintu namenyeyeho wenda icyo gihe muri za 90 aho twari dutuye mu icyahoze ari muri segiteri Karehe, muri Serire Gakumba, twari twegeranye n'ahantu hitwaga muri segiteri Rugarama. Hari hatuye abatutsi benshi, n'ahantu hari hatuye abatutsi benshi. Muri 90 bigeze nubwo nari mpari muri 91 twari twaragiye nari ntangiye segonderi 91 nari ntangiye segonderi, numva baravuze ngo mu Rugarama ngo abatutsi babatwikiye, ngo abatutsi babishe. Ariko mbyumva gutya, ariko ukajya wumva yuko barahunze bajya kuri paruwasi ya Muhororo bahamara igihe kinini abari basigaye. Noneho rero ibintu bimaze gucubuka, bimaze ku agahenge kamaze kuza, barongera basubirayo. Birakomeza, bimaze gukomeza, nubwo wenda bivugwa yuko hari amakuru numvaga bavuga yuko ngo abasirikare bakomeye harimo nk'ubu uriya musirikare hoze muri FDLR Mudacumura, nawe nuwo muri icyo gice. Ijambo Lewo Mugesera yavugiye ku kabaya ry'uko abatutsi bazabica bakabajugunya muri Nyabarongo, naho ni muri icyo gice barijya kwegerana, nubwo byahoze ari muri komine Gaseke, ariko na ahantu hamwe. Noneho rero abantu baranavuga ngo Colonel Uwihoreye nawe inkotanyi zamwishe. Noneho abaturage ukuntu ideology ari mbi cyane, abaturage bakumva kuba bazanye abo bayobozi bakomeye ko inkotanyi zabishe, kuba bavuze
abo bamudacumura abaturage nabo bahubahuka muri bagenzi babo barabica. Rero naho ngaho nabyumviye, ariko urebye ni ideology, ni ibitekerezo bibi abo bayobozi bahereye ku bategetsi kugira ngo batere ubwoba abaturage, hanyuma rero bahuke muri bagenzi babo ari ukugira ngo wenda babice baveho. ngira ngo ukiri kuri icyo gice nyirizina mu itegurwa rya jenoside mu myaka itandukanye, yaba ingengabitekerezo y'urwango, ingengabitekerezo ya jenoside nayo ubwayo uko yagiye ikura kuva mu myaka yo muri za 57, 59 kuzamuka kugeza 94, abahanga n'abayobozi n'abantu bize bagiraga uburyo bategura, bakagira n'uburyo bajya kubicengeza mu baturage bo hasi. Ngira ngo muri icyo gice nyirizina cyo muri Kibirira, cyahoze ari komine Kibirira, komine Ngororero Bambe, muri icyo gice cya Kibirira niho bakoresheje tekinike yo kubeshya abaturage ngo inkotanyi urumva zari zimaze iminsi mikeya hafi umwaka ujya kugera zitangije urugamba rwo kubohora u Rwanda, babeshya abaturage ko zishe Colonel Wihoreye. Barongera bavuga bati na mudacumura azakurikiraho, bati nimutareba neza, baranavugaga yuko na Colonel Serubuga nawe yishwe. Bagenda bashakisha uburyo bavuga bati nimutabatanga barabamara. Abandi nabo baravuga bati reka twirwaneho hakiri kare. Abasaga abatutsi basaga 340 baricwa muri komine muri Ngororero. Urumva yuko habagaho tekinike zo kubeshya bukwiye kugira gute urengera. Reka ngere nyirizina kuri iryo zina Charire Wihoreye. Mufaniki reka tubigereho kuko biraza kugira icyo biza kuvuga mu isomo riri imbere. Munakoze cyane. Nababwiye yuko ntagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bambyara, narezwe na sogokuru na nyogokuru. Colonel Wihoreye rero yari musaza wa mama, ngira ngo mama yamukurikiraga bwa gatatu. Akaba yari umuntu w'inyangamugayo niko navuga, warangagwa n'ubumuntu, kubera yuko iyo wabonaga yari afite principe agenderaho y'ukuri, yo kureba kuri. Icyo kintu nicyo muziho, kuko ngira ngo Wihoreye yahoze ayobora Ejena, yahoze ayobora Ejena ari umusirikare, kuko muri 1994 inkotanyi zibohora igihugu yari koroneri. Icyo gihe rero muri Ejena niki? Ejena cyari ikigo cy'abajandarume ngira ngo cyabaga hano muri Ruhengeri. Cyabaga mu Ruhengeri. Ubwo rero muri 1994 yari koroneri, baza no kuvuga yuko ari nawe wafunguye gereza abanyuru bagatoroka. Hanyuma rero aza kuba nawe aza kuza mu ngabo muri FPR inkotanyi, aza mu ngabo nk'izindi araziyobora, yize kuyobora ikigo cya Unatracom. Nubwo yashaje ariko yashaje neza nkuko abandi basaza. Ngira ngo mu bindi bivuga ko ku gitero cyo kwitaki 23 zo kwa mbere muri 1991 gifungura gereza ya Ruhengeri, n'ubundi Colonel Wihoreye ni wayoboraga gereza ya Ruhengeri. Bivuga yuko ngo yahamagaye Kigali muri presidence, aravuga ati ntatewe inkotanyi ziranteye, ngo bamuhaye itegeko ryo ngo izo mfungwa zose bari muri gereza ngo aho kujya inkotanyi zibabohoza zibafungure, we ngo natanga itegeko ryo kuzirasa. Bivuga ko ngo yavuze ati nge naba nkoze icyaha cy'intambara. Byaje kurangira finaloma nyine izo mfungwa zifunguwe, nibwo bari izinde bavuyemo bakonera izinde n'abandi. Nyuma bivuga ko ndetse muri za 1992 baje no kumufunga. Urumva ko urwo rugendo rwose rw'ubwangamugayo rwo kwanga guhemuka, rwo kuba umunyamwuga rwarakomeje. Yaza kuba yaragize nabi, ntabwo inkotanyi zari kumushyira mu ngabo ahubwo zari kumuhana. Murakoze nibyo nababwiraga yuko yarangwaga no kureba kure, wabonaga ari umuntu uri sage cyane. Murumva koko niba baramubwiye baramuhaye oda ngo nafungure, iyo bari umuntu uri biri hanze cyangwa se ukorera ku nyungu cyangwa se umuyobozi ashobora no kuza kukubwira ibintu ngo bikore, niyo byaba ari by'umwuga ntubikore, kubera yuko ushobora kubona yuko
bishobora kwangiza inyungu za rusange. Murumva rero ko yanza ahubwo yarabafunguye arabareka baragenda kugira ngo birwanaho, kugira ngo kuko niba bamuhaye oda ngo abice hari no kuza n'abandi bakaza bakabicana, we yarabafunguye ahubwo baragenda. Yego. Hari aho ugize kuvuga uti ntabwo narereye kwa mama na papa, nibyo? Yego. Hanyuma tugaruyemo nyokorome w'imico myiza. Yego. Iyo konturu y'imico myiza iva hehe? Nuvuga ngo iyo mpamba muri kiragiye umuntu wari ufite umusirikare yaravugaga arikijyana, yarayicaga gakiza. Yego. Ariko mwebwe urumva ko inyuma hirya mu kiryango cyangwa muryango mugari kavuge gutyo harimo ipfundo ry'uburere bwavaga hehe, bimeze bite? Murakoze. Ukomoze no kubutararerewe muri famiye yawe, nimba hari ikindi kibazo cyabayemo? Navukiye kwa nyogokuru. Kera hari abana bavugaga bakavukira kwa nyirakuru, ubwo nicyo gituma nyine navukiye mu rugo barakomeza barandera kuko nari nanditse no mu ndangamuntu ya sogokuru. Nabonaga bafite ababyeyi, buri kintu cyose kiva mu muryango. Nabonaga babana neza, umuntu uze wese bamwakira. Wari umuryango wifite, urumva umuryango wari ufite koroneri, hari abantu bazaga gukora ibiraka byo guhinga, kwahirira inka, kumwe abantu bakaga icuro. Wabonaga abantu bose bahagenda, nta kintu cyo kukekakekana nabonagamo. Twabaga dufite uburere, tukigishwa. Ndibuka yuko batubwiraga ngo nta mukobwa unywa inzoga, ndabyibuka cyane. Cyangwa bakatubwira ngo umukobwa abyuka karaga kubura. Urumva ko ari umuco, hari ibintu byinshi nahaboneraga kandi n'ubu ngubu nkigenderaho byubaka. Wenda reka tushobora no kuzagira ikindi gihe abantu bakoze ibintu byiza bari umwihariko. Ndaza kugaruka gatoya kuri Colonel Wihoreye. Tugeze muri 90 bari abatutsi bo muri Kibirira bicwa mu ishusho nyirizina ya genocide, ndetse n'abagerageza ngo bare ko mu gihugu hose bizakwira cyangwa bizakorwa nkuko babiteguye. Ibyo gerageza babonye ko rishoboka. Wari ufite imyaka 90, afite nk'imyaka nka 15. Nari mfite imyaka 15. Iyo tuvuze yicwa ry'abatutsi bo muri Kibirira wabivuga iki? Yicwa ry'abatutsi byo muri Kibirira muri 90 navuga yuko ari igerageza. Bagira ngo barebe yuko bishoboke yuko hari ikindi kintu bateguraga kugira ngo barebe yuko bizashoboka. Cyane yuko wenda nituza kugera mu kindi gihe, nubwo icyo gihe muri 90 hishwe abatutsi batari benshi cyane, ariko n'Abanyarwanda buriya babonye aho bafirinze, bashakisha izindi strategy kugira ngo muri 90 noneho iza ari genocide rirangiza. Murakoze. Reka turebe, hari gihe mu buhamya mu buzima busanzwe umuntu avuga ati muri 94 wabonaga n'imisozi yatwanze, amaso yacu yabonye byinshi, ukabona rwose kuyirondora bibaye inkuru idasanzwe. Akenza myaka 15 wabonye iki? Abatutsi biruka ku misozi cyangwa se amaza twikwa, wabonye iki? Muri 94 muri 90 muri Kibirira. Muri 90 aho ngaho ntabwo nigeze mbibona. Ntabwo nari nzi byari byo, kubera yuko nabibabwiyeho ko mu muryango wacu najyaga kumva ngo abatutsi babatwikiye, nkumva ngo abatutsi bagiye kuri paruwasi ho narabonaga ngiye gusenga. Nabonaga abantu bari yo ngo ni impunzi, ariko bakavuga ngo nabatutsi. Ntabwo ibyo nabikurikiranye cyane, ibyo nzi neza ni 94. Ariko muri 90 byaravugaga ngo abatutsi babishe, babatwikiye, bahungiye kuri paruwasi ya Muhororo. Ubwo ntabwo nabonye ukuntu byagenze, ariko muri 94 ho narabibonye cyane. Reka tujyanishe kuri cya kintu cy'ingengabitekerezo mbi, ideoloji mbi, ideoloji y'urwango, ideoloji ya genocide, ideoloji mbi. Urumva mu cyahoze ari komine Kibirira na komine Ngororero, no muri icyo gice cya Kibirira nyirizina hagaruka kenshi, ndetse n'amazina wagira ngo arihariye mu bijyanye no kubiba urwango. Hari vuga Leo Mugesera no waho muri icyo gice cya Ngororero, hakaza Mudacumura, hakaza Ingabire Victoire. Ubundi ideoloji yo kubiba ikintu cyose kibi, unabihuje n'ukuntu abantu bagize muri genocide cyangwa se n'iryo gerageza babyitabiriye. Ako gace naho karimo isomo, ideoloji ituma abantu umuntu wakugaburiye cyangwa se waguhaye ku kigage wumva ko ari n'inzoka kanamwica.
nk'umubyeyi nk'umuntu asobanutse naho hatangira agasomo wumva icyo hatangira isomo no kuvuga isomo ideology mbi aho hantu. Murakoze murumva yuko aho hantu harimo abo wari mudacumura wagiye muri FDLR, hakabamo Leo Mugesera wigishije abaturage ni ukwigisha buriya kubabwira ngo abatutsi muzabasubiza aho bavuye, yashaka kwerekana ko atari abanyarwanda nk'abandi, yashaka kwerekana ko ari abanyamahanga. Mudacumura nawe icyerekanaga yuko icyo gihe nabwo yari muri ako gatsiko kateguraga jenoside yakorewe abatutsi, nuko muri 1994 inkotanyi zibohora igihugu yaragiye aragenda ajya kurema imitwe iza kugwanya igihugu, kandi icyo gihe hari feve niko nabyita, abantu baratahaga abakoze neza bagataha, ibyo byose ari cyo yarakoze. N'uwahanwa akabasaba imbabazi, n'uwahanwa agasaba imbabazi kandi akazibona. Rero icyo gihe abo bantu na Ingabire Victoire nawe naho ngaho muri ako gace kagatumba muri komine Kibirira, icyari komine Kibirira mu karere ka Ngororero, nawe aho ngaho urumva ko uko ameze uko nguko binambabaza cyane umuntu uri mu gihugu abona uko igihugu kimeze, ugenda akabona abantu bararamukanya, nubwo wenda turi mu kirozi cya covid, ariko mbere abantu bararamukanyaga amakubona, akabona abantu bose baraje. Mbona ari ibintu bibi cyane kubera yuko barashaka gukomeza gucengeza bimwe bari bafite imbere mu baturage, ariko ntago dushobora kubyemera kuko kuri turakuzi ibintu turabibona n'amanywa nijoro, ntago dushobora kubyemera. Ngira ngo nkangurire cyane umuryango nyarwanda mu rugo kumva kuri kureba ibiriho, nitwumve abatubwira ibitari byo, kubera yuko twe dufite amaso turabona. Ntabwo ushobora kumva ukuntu urugero nka Ingabire Victoire uhakana raporo y'ubumwe n'ubwiyunge, avuga yuko abahutu cyangwa se abatutsi batabana. Rero ntabwo ari byarabeshya. N'uwo Mudacumura ibyo yavugaga agashaka kugira ngo abuze abantu gutaha kubera yuko yashagaga amaboko, yarazi byasize, ariko abenshi bagiye bataha bakamusigayo, nyuma za no gupfa apfara n'agahinda kamwishe, nubwo yapfuye nabi ariko n'agahinda kari karimo yarasigaye ari nyakamwe. Rero na Leo Mugesera arimo kubazwa ibyakoze rwose. Ntabwo iyo ideology yajyanye n'igihe cyashize, ideology mbi yajyanye n'igihe cyashize, ariko ababona ideology nziza, hababona ideology nziza. Turi mu rugamba rwo kubaka igihugu cyacu, turi mu ntumbero zo kugendana n'intego igihugu cyihaye, ndetse no guhangana n'ibipimo byo ku isi kugira ngo dukomeze tubeho twibere mu Rwanda twifuza. Ubundi rero muri iyi minsi navuga ko dufashe nk'uko imbuga nkoranyambaga zibigaragaza, umuntu wese yisunga urubuga nkoranyambaga, agafata nka YouTube cyane ugatanga ubutumwa bwawe kandi bukagera ku bantu imbaga. Yego. Ariko reka tuvuge nk'umubyeyi. Yego. Sibyo? Nta politike dushyizemo, ntabwo turi abanyapolitike. Yego. Nk'umubyeyi Ingabire Victoire ari iciki mu ntagaciro z'ababyeyi, avuga ngo mu ncamake. Yego. Nayimvuze nti tuvuze nk'umubyeyi, imyitwarire ya Victoire Ingabire, sibyo? Nk'umubyeyi buriya yagombye kuba ari gukora iki? Ari kwirengagiza nkana inshingano z'umubyeyi mu muryango, hariya hasi mu rugo, muri saro, cyangwa se no muri karitsiye. Umubyeyi buriya ni n'uw'igihugu, arimo arirengagiza iki nkana? Buriya Ingabire Victoire arimo arirengagiza ibyazi yakoze, cyangwa se ibyo abakwirakwizaga ingengabitekerezo mbi bakoze, kubera yuko azi neza rwose ko abatutsi bishwe byarateguwe, arabizi neza. Azi neza ko igihugu kiyobowe neza, arabizi. Ahubwo icyo ashaka ni ukugira ngo asenye ibyo twagezeho. Ntabwo bishoboka. Numvaga ahubwo ngewe ndi nka Ingabire Victoire nakwicara nkasaba imbabazi, cyane ko ibyo yakomeje gukwirakwiza ko abantu batabanye neza, ko igihugu kibangamira abahutu, ko igihugu gitonesha abatutsi. Yagombye kumva yuko ibyo yavuze turamwumva bigaca mu gutwi bigahita mu kundi. Ntago twigeze twumva, kandi turakomeza tuzahatana paka dukomeze dukangurire
abaturage by'umwihariko umuryango nyarwanda abana batoya kugira ngo duharanire yuko ibyabaye cyane cyane jenoside yakorewe abatutsi kuba umuntu uko yavutse yarasize uko yavutse ntago tuzemera yuko bibaho ahubwo we niyicara asaba imbabazi aze twubaka u Rwanda rwacu kuko birashoboka cyane yuko ashobora gusaba imbabazi ndetse akagendera mu murongo twihaye nk'igihugu umurongo igihugu cyacu cyashyizeho yo kugera ku iterambere rirambye akaza tugafatira kubaka igihugu cyacu kuko ibyo agenda kwirakwiriza ibyo agenda avuga turabikurikira turabyumva ariko natwe tugomba kumwereka yuko ibyo avuga atari byo. Reka tugere mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi itangiye cyangwa se reka mfate muri ra myaka ine rugamba 92 90 91 92 93 94 ubona ko mu gihugu hirya no hino jenoside kwitegura byagiye bikaza umurego mu Bugesera hongeye hakorerwa irindi gerageza mu Bigogwe hongeye hakorerwa irindi gerageza bya jenoside ubona ko byari bitangiye kugenda bifata isura idasanzwe inkotanyi uko zagira mu bice hirya no hino muri rwa rugamba rwo kubohora u Rwanda 90 kangahe imishyikirano yarusha itangiye ubona ko noneho urwangwa bari barufite bose barupfunduye imigambi gapfundurwa pe yo kugira ngo umututsi arimburwe kandi bari banatangaje ko ari we mwanzi w'igihugu. Yego ira myaka ine wowe wabonagamo iki ubona ubumwe butangiye kugabanuka wabonaga iki? Murakoze cyane kuva ubwo no kuva 1994 nari ndi muri secondaire nigaga muri groupe scolaire de Rulindo muri sociale ndagira ngo mbanze mvugire mu ishuri kuko nibutse ko muri 90 bavuze ngo inkotanyi zateye turi mu mashuri turataha tujya mu rugo nicyo habayeho no guhamba rwigema karame habayeho n'icyo bitaga guhamba rwigema. Yego ndabyibutse nabyibutseho kuko icyo gihe nari muri secondaire turaza nicyo gituma nababwiye yuko ntabibonyeho neza kwica abatutsi bicyahoze ari mu murenge wa Rugarama kuko byabayeho uko twigaga wajyaga ukumva mu ishuri ngo abahutu bateye inshinge donc inshinge mu buriri bw'abatutsi uko inkotanyi zagira akantu gafata wabonaga no mu banyeshuri hari akantu karimo kutagenda neza ukumva ukabona hari nk'udutsiko tw'abanyeshuri hari abo nibuka bamwe umwe yari mwene wabo wari perezida wa MND ndamwibagiwe w'Irurindo witwaga Godansi hari n'uwitwaga Yolanda ndabibuka bari bafite agatsiko kabo ariko ntago bakiba mu Rwanda ndabyibuka rwose icyo gihe ariko ngewe ukuntu nari meze ahubwo contraire nikundaniraga nabo bitaga ngo nabatutsi twigendera gucyo dusabana kuko bwabo umuntu navanye kwa nyogokuru narabukurikije noneho ukajya wumva ukumva ngo kanaka niho cyane cyane cy'ubututsi n'ubuhutu cyazamukiye noneho ukajya wumva ngo hari abatutsi bo mu Bugesera bise cyangwa se ngo barabashyira mu mashyamba bakicwa na tsetse kubera ko tsetse ari isazi itera malaria ukumva ngo mu Bigogwe abantu bapfuye ukumva utuntu tw'uduteroshuma twagiye tuba ariko tujyana abantu b'abatutsi urumva ko bari batangiye ni nako wenda ingengabitekerezo yagendaga yinjira mu bantu bamwe na bamwe bafite ikintu bategura kizaza ari rurangiza wajya ukumva ari nk'abatutsi bifite bakomeye ukabona babajyanye ukavuga ngo bapfuye icyo gihe rero ubwo rugendo hagati y'Icyenda na rimwe 93 ntago byari byiza wabonaga hari ikintu kitameze neza. Murakoze. Ariko se sorry wewe wigize uhagurutswa mu bahutu ngo abahutu muhaguruka no bagahaguruka icyo gihe kubera yuko twari dufite irangamuntu cyangwa se hari ibyangombwa bindi twabaga dufite byanditseho n'inuza n'imashini za mashini za kera habaga handitseho ubwoko handitseho umuhutu none se wari kwisha gute kandi icyango cyari kiriho kuri umuhutu yego byari bari byanditseho ntabwo bakumera nawe utabikoze. Reka nigize kuganira n'umubyeyi ubu ni senateri Emmanuel Havugimana yego ambwira ku kigo yigagaho ariko icyo kigo cyaranigagaho umukobwa wa Kayibanda wari perezida w'u Rwanda yego
none ngo igihe kimwe inkubiri yo kwirukana abanyeshuri b'abatutsi mu mashuri 73 mu ntangiriro bagera kuri icyo kigo birukana, baravuga bati uyu mukobwa wa Kayibanda ntitumwirukana cyangwa tumugire nabi bikabije, ariko turagira uruhande rumwe ku mubiri we duhana, kuko uruhande rumwe ni urwase w'umuhutu Kayibanda perezida, urwanyina rwo ku ruhande rundi rw'umututsi turarukubita. Bafata inkoni bati tugiye gukubita, niba ari ugutwi barakubita hano ibumoso, ubwo nawe urumva nyine umuntu uruhande rumwe n'urundi. Ikigo kiratesha umva umwana wa perezida ntibyari byoroshye. Uwo nguwo ni wo wanabaye umugore watwagira mu nguru kukoma. Icyo nashaka kuvuga rero, yego, amaso yawe vis-a-vis, yego, akantu kabaye muri aho hantu wigaga, yego, uvuga uti ibintu bwose byarimo ingengabitekerezo, cyarimo ikintu kidasanzwe wiboneye n'amaso, yego, ni nk'iki? Ngewe ikintu nakoraga iyo nabibonaga, ahubwo negeraga cyane abatutsi. Icyo navugaga ni nk'iki, nk'urugero kugira ngo n'abatayabumve. Muri class ubundi mu ishuri abantu bariga, yego, ariko akantu k'urugero wabonye kavuga ati reka abantu kuki bakoze ikintu kibi, ni nk'iki wabonye kibi muri secondaire? Muri secondaire ikintu kibi nabonye nuko nabonye uwo witwaga Godasi. Se wabo yari nuza, yari perezida wa MRND, namwibagiwe, yari perezida wa MRND. Nuko yavuze ngo abatutsi ni inzoka, kandi nzi yuko inzoka ari inyamaswa. Ati abatutsi ni inzoka, ati igihe kimwe bakizagera bamena umutwe, ati inzoka buryo urayicuka imena umutwe. Numvaga ari ikintu kibi cyane, kubera yuko nzi ko gufata ikiremwa muntu ukakigereranya n'inyamaswa d'office wamwatse agaciro. Icyo kintu naracyumviye. Yari afite nubwo twiganaga icyo gihe muri 94 nigaga mu gatatu, mu 93 nigaga mu gatatu mu kabiri, urumva ko ariko yari mukuru, yari afite nk'imyaka 93 n'ifite imyaka 18, yari afite nk'imyaka nka 21, ariko wabonaga ari gikuki. Matayo ngira umpatse yari perezida wa MRND, yari se wabo, wabonaga yarametse kabisa, ku buryo rwose yahitaga muvugo wanange buranyishe. Urumva rero ako kantu nk'uwo muryango wa Matayo ngira umpatse, urumva ko bose bafite ikintu bari bazi. Niho nyine nageze ikere n'akari, noneho ndahumuka ndavuga nti burya hari igihe umuntu wicara ugasubiza ubwenge ku gihe, ugasubiza inyuma ukareba. Reka tugere muri 94, dufate indege ihanurwa. We wari uri hehe, wabonye iki? Jenoside yagize mu kwa 7 bigenze bite? Ari amezi nk'atatu. Aha, aho hantu ho byari ibintu bikomeye cyane, kubera yuko 94 ngira ngo hari mu kwa 4. Yego, hari mu kwa 4, tariki 6 z'ukwa 4, indege ihanurwa. Tariki 6 z'ukwa 4 tuba twaje mu kiruhuko cya Pasika. Mu kiruhuko cya Pasika. Muri icyo gihe kuva muri 93, ariko twumvaga radio Muhabura, twaranayumvaga twihishe, turibuka ko twafata, ariko ari ibintu bikomeye cyane, twumvaga radio Muhabura. Noneho ngiye numva abantu baravuze ngo Habyarimana yapfuye. Narabyumvishije, ariko aho narindi ubwo twari turi aho ngaho mu cyaro, mu cyari segiteri Karihe. Maze kubyumva numva nyogokuru agize ubwoba. Agize ubwoba, arambwira ati noneho aravuga, ntaga ninjye yabwiye ati ibintu ntago biroroha, ariko ukabona ko nyogokuru hari ikintu ashobora kuba yaraziho. Abantu bakuru basaga nk'abibari mu maraso. Aravuga ati noneho ati ntago biraza koroha. Ubona kubera yuko twari dufite imiryango yashatse abatutsi, harimo mama wacu yari yarashatse umututsi. Noneho hashize iminsi nkabona baje mu rugo, ukabona nyogokuru yabuze amahoro. Nuko ibintu byakomeye cyane, aho bavuze ngo bisha abatutsi bo mu Rugarama. Batangiye kubica kuko ndabyibuka nari mfite imyaka 19, hari uwo nabonye arwana nabo. Twebwe twagumye mu nzu, nyogokuru yaratubwiye ati bana ntihagire umuntu n'umwe muguma hangana ngo batabica. Ati mbese wabonaga ari umuntu risaje cyane.
ati ntagire nari mfite ba marume ubu nari abasore urumva bafite nko mu myaka urumva 19 20 urumva ko bari abasore kandi abagiye mu abishoye muri jenoside yakorewe abatutsi abenshi bari muri icyo kigero nuko mbona abantu barimo kumanuka mu rugarama ukabona neza inka zirirukanka ari umusaza nabonye twaragiye ukabona tugenda ahantu hirya hitwaga Igakumba hari ishyamba ryinshi umusaza arwana nabo akajya atera icumu akongera akaritera icyo gihe ndibuka yuko bamukubise igisuti nanjye ngo hasi narabibonaga aho hantu yegeranye na Kibirira ngiye kubona mbona kuko icyo gihe twari tumeze nk'abantu bari ku gasozi nta muntu wabaga mu nzu mbona ukajya ubona amazi arimo kugenda amanuka viyo ruguru mu rugarama neza yabaye amaraso birangiye nibwo twagiye tubona tukabona abantu baramanuka bambaye ibijagari neza ubona bikomeye cyane tugahungira mu nzu kubera yuko urumva no kuba baritaguye ihore ngo ni ikiso ntabwo twaritondaga cyane nicyo gituma batubwira ngo nituguma aho ngaho ngo ihore ni ikiso ngo n'ubundi ibintu byose twabaga tubizi ubwo ngubwo rero hashize iminsi ndibuka mama wacu yari atuye ahantu hitwaga Irongi niba ari Irongi araje umwana w'umwe bamwishe umugabo we bari barangije kumwica bamujugunye muri Nyabarongo nkuko Mugesera yabivuze araza umwe undi nawe muto yakurikiraga umukuru araza baje mu rugo ni mukuru mungu yari afite imyaka nk'ikenda cyangwa 8 ntago yarazi byari byo twari dufite y'amashyiga ya kizungu tumuhisha mu yanga gukwirwamo baraza baragogera ati kwa Kagaba bahitaga kwa Kagaba kwa Sogokuru ati kwa Kagaba hari y'abatutsi hariyo byabyitso hari y'abatutsi buri barayisha bahuraga bazi wacu buri gihe bamaze kumuhisha munsi muri ayo mashyiga ya kizungu tubona ntago arakwirwamo bamushyira ku rusenge bamukize ku rusenge nabwo ntibyashoboka ukabona abantu barakwirwa baramwambukana bamujyana ahantu hitwaga Isitwe ahantu mama umbyara yabaga niho yarokokeye uwo ngo niho yarokokeye abandi batatu basigaye bumve kuntu interahamwe zari mbi babavanye mu rugo ubwo mama wacu yari amaze kugira neza umugabo baramwishe abana be babiri bamaze kubwisha yari asiganye abana batatu barabashorera barabijyana babataba ari bazima barapfa bamaze gupfa nkajya numva ngo abatutsi bahungiye ubwo nukuva ngo cyari igihe kibi cyane tukumva ngo urumva ko mbere muri 90 hari abaharokokeye kuko hari abagiye kuri paruwasi bamwe baragaruka bararokoka basubira ku masambu yabo ubwo habaye urumva ko icyo gihe jenoside yakorewe abatutsi yabaye muri 1994 yaza ari simusiga ku buryo n'uwashoboye gusigara akaviyo za Rugarama kuko kuva mu Rugarama ugenda kugira ngo ugere ku Muhororo harimo intera nyinshi cyane harimo za bariyeri nuva ko harimo za bariyeri noneho hari yitwaga iyo bariyeri yo mu Gahama ngo kwicaho cyari ikibazo gikomeye bageze kuri paruwasi ibintu birakomera paruwasi neza hazinera hamwe zari zivuye muri za Karago baraza barabica barabarasa barapfa neza kiliziya bajya hejuru hari ahantu twajyaga dusengera hari hameze nko muri etage barabica bagira gute nuko kiliziya yakagombye kuba ingoro y'Imana abantu bakagombye gutinya urumva ko abantu barenze n'ikitwa kirazira abatutsi bari barahungiyemo bose barapfa bamaze gupfa cyari igihe gikomeye cyane nibwo noneho batangiye kongera gusubira inyuma baravuga ati turashaka kubica mpaka ntazagire n'agasigisi kabo gasigara bari batangiye noneho kureba noneho igisekuruza bakakurikirana bakamenya ko amaraso mbese ngo bashaka kugira ngo n'akaraso k'umututsi kuko na radio RTM yaravuga ati abahutu mwigirira icyizere namwe muri beza ati murebe no bafite umva ati murebe abahutu nyabahutu bagasubiramo bakongera bagakurikirana babona umuntu n'igisekuruza n'iki bagatangira kwica abantu kuko harimo bagiye bagenderamo bagapfa kubera interahamwe zivuga zitwisanira noneho bakangira bagasubira bimaze kuvaho abakongera ati none uriya mutungo umuntu yawuvanye ati n'amafaranga inkotanyi zamuhaye urumva ko byari bikomeye ku buryo rwose ngira ngo mbabwire inkotanyo zitaza ngo zibohora igihugu
zinahagarike niyo jenoside, zihagarike jenoside yakorewe abatutsi. Igihugu kiba umunyahari n'ibiti n'amazi ahari bari gukoresha uko bashoboye bakareba yuko bivaho ahari igihugu kigasigara. Sinze niba ari umukuru ubu niba ari iki, byari bikomeye cyane ku buryo rwose ngira ngo cyari igihe cy'umwijima. Ntabwo sinzi n'umwijima, ntabwo sinzi ko n'umwijima umuntu yavuga ko cyari igihe gikomeye ku buryo bari bazi yuko abatutsi bose babishe babarangije, bagiye no gushakisha n'igisanira n'iki byose kugira ngo bamareho. None bamara no kubamaraho bakajya muri abandi bafite akantu tiburiya n'inkotanyi zamukijije. Byari ibihe bikomeye ku buryo rwose iyo inkotanyi zitaza ngo zihagarike jenoside yakorewe abatutsi ntabwo igihugu kiba kiriho, kiba cyararangije. Wenda reka mbijyane na ideologie twavuze. Urumva abantu bigishijwe kwanga abatutsi igihe kinini, ho bahaba n'igerageza muri 90 hariho nk'abari batinyutse icyo kibi. Yego, bigeze 94 nta mazina yabaye danger, amazina adasanzwe. Ubona nagiye nk'inyamirambo baravuga batahari intera hamwe yitwa Katumba, icyo yavugaga baga bazi ko rwose ari gushyira mu bikorwa. No hirya no hino ugasanga hari amazina nk'abitwaga ba Simba muri Nyarubuye, hirya no hino ugasanga hari abantu bigize rwose ibitangaza. Aho urumva aho habaye ni umwihariko ko bigishijwe kwanga no kwica abatutsi na mbere. Yego, nta mazina adasanzwe irameze nk'abo bantu bibyihare yagaragaye 94. Muri icyo gihe 94 uwo numvishije wakoze wisha abatutsi cyane, cyangwa se akaba no mu bintu kugaragaramo akayobora akagira gutagatanga amastrategie uko barabica, uko barabahiga, uko barabavumbura, n'uwitwaga Rwagatare wari wo muri segiteri Gatumba icyo gihe. Ubu n'ubundi ni umurenge wa Gatumba ahitwaga Zakirwa, akaba yaraturanye nyine no mudacumura. Uwo Rwagatare rwose, Rwagatare naramwumvishije. Akaba ari nawe wagiye muri aho mu kiliziya abantu bagashaka bagatumiza intera hamwe bagasaba umusada wo kugira ngo kuko mu paruwasi ya Muhoro yahungiyemo abatutsi benshi, bagasaba umusada, bakazana imodoka, bakazana amasasu, barasa barabica barabara. Reka wenda tukiri aho ngaho tubwire abarokokeye hariya tuti ni mw'impore. Ubwo inkotanyi zerekanye ko ubuzima bushoboka, abarokotse babuharanire, bubaka igihugu, ayo maboko bayasobeke n'abandi banyarwanda. Yego, ahari ikibi tuhasimbuza icyiza, hanyuma dukomeze dutere imbere. Wenda reka twegere imbere gatoya. Jenoside yakorewe abatutsi yararangiye, hanyuma na rwa rugamba rwo kubohora u Rwanda rwari rwaratangiye muri 90. Yego, narwo ku itariki enye z'ukwa karindwi narwo ruba rurasojwe, igihugu kirabohorwa. Yego, ariko haje kuzamo icyitwa intambara z'abacengezi. Yego, ho wabivugaho iki? Murakoze cyane. Icyo gihe kuva muri 94 kugeza ku itariki ya 2 z'ukwa karindwi urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi bihagarara, hagiye habaho ihumure cyane. Ndagira ngo ayo mezi 3 mazinya avugeho, hagiye habaho ihumure cyane. Ndibuka yuko abasirikare bigeze ukuntu bagendaga bareba umutekano w'abaturage, kubera ko urumva icyo gihe jenoside yakorewe abatutsi hari hasigaye, urumva ko interamwe zari zarabaye byihebe ku buryo bafataga n'abantu bakabica, bagasanga umuntu bakabica ati wowe urimo kuririra abatutsi. Ndabyibuka yuko bazaga bagatanga ihumure, n'iwacu barahageze ati nimusubire mu rugo nta kibazo. Noneho ahangangira ngo mabwire ko ahubwo mw'icyo gihe bavugaga yuko ari amayeri y'inkotanyi, nk'uko bavugaga muri ya ideologie ko inkotanyi zigira amaheri, ko barimo kushira ngo bongere babarundarunde bice bahorere bene wabo, niko bavugaga. Bakabikubwira koko kubera ubu bibabonye ukabona ukuntu abatutsi babishe, bumvaga ko wa mugani inkotanyi niziza n'abasigaye abitwa abahutu bazabica bakabamara. Ariko ukabona bafite urukundo, ukabona bafite ubumuntu, ukabona barimo kwingira abantu kugenda, ukavuga ati abantu bakavuga ati nimugera mu nzu barabica, ati mugende mujye mujya ku gasozi. Ndabyibuka rwose ko nanagiye abantu bakavuga ati muze tugende barimo gutwara abantu ngo duhunge. Naragiye ngarukira Gisenyi
twageze aho nyine bucya ideology ni ikintu kibi cyane bakavuga ati buriya n'abanyarwenge ati inkotanyi zigira amayeri ati kuba zageze aha ngaha zifite amayeri menshi. Ndagenda ngena mu gikuni cyagiye Igisenyi, ariko Igisenyi ntago naharenze. Hari umuntu umubyara wa mama waje ahita ntwara arongera arangarura. Noneho bigeze muri 90 ubwo tugeze nk'amezi 3 muri iyo myaka 3 wabonaga ko ibintu bimeze neza, barimo gukangurira abantu kongera kwiyubaka. Ariko turagera aho ngaho Karame, wewe waraziboneye n'amaso yawe ugeze ku Gisenyi ugaruka, wagezeho naho uzibonera nawe warazibonye n'amaso yawe? Narazibonye rwose kuva no mu rugo barahageze, ndazibona, ariko abantu bagaca ku ruhande ati namayeri inkotanyi ati barabica, ati none barimo gusa bashaka udukobwa. Kandi icyo gihe nari mfite imyaka urumva kuva 93 nari mfite imyaka 19 nari maze kugera mu myaka 20. Uvuga uti nigiye bata. Ariko hagati aho ngaho twasubiye kwiga, ndagira ngo nabyo mbikubwire. Hagati 9 murabyibuka ko 94 jenoside yakorewe Abatutsi maze guhagarikwa, nubwo hari abantu bakomeze kugenda bapfamo, bari baragiye bahunga kubera ko abarokotse hari igihe wabaga ufite bagutemaguye wenda nyuma bakakomeza bakagenda bagapfa. Ariko hari n'ahandi nk'Ikabgayi ngira ngo hari byageze nyuma bashobora kuba barabishe baharokoye ku itariki 2 z'ukwa gatandatu. Z'ukwa gatandatu. Urumva ko n'ubundi muri icyo gihe barabicaga n'ubundi. Muri 90 nyuma yaho twasubiye kwiga, ntago nibuka igihe dusubira kwiga, tujya mu ishuri turiga. Ndabyibuka neza ko rwose tujya kwiga wabonaga harimo ikintu cy'urwishyekwe cyane, harimo abahutu bishe, harimo abatutsi biciwe. Kandi koko icyo gihe byari byo pe, tuvugisha ukuri, tuvuga ibintu mu mazina yabyo. Kandi koko byari byo. Urabona gufata umuntu ukamwica ukamutemagura, ariko Mana Nyagasani we, icyo gihe wabonaga ko ari ibintu bigize ku buryo biteye ubwoba. Ntago nabona uko nabivuga. Ni rituruka ku miryango yabo, ntekeza ko abo bari mu ishuri bo bwabo batakoze jenoside. Ntago bakoze jenoside, ariko byaturuka ku miryango yabo. Kuko mu icyo gihe hari wazaga no kwiga umubyeyi we yaragiye kubera ko yarazi ibyakoze, sibyo? Kandi akigana n'umwana ufite ibikomere. Yego, kandi wenda ari iwabo babigizemo uruhare. Noneho turiga, tumaze kwiga, ndabyibuka ko twagiye kwiga twatangiriye mu mwaka wa 5 twiga ibintu bya semestre. Ariko narangije kwiga ubona bimeze neza. Noneho ikintu cyanteye ntuza kwibaza cyane nukuntu umutima inkotanyi zari zifite. Barazaga ukabona baje gusura abanyeshuri, ukabona umunyeshuri wa wundi baje gusura twese araduhamagaye muri class, na wa mwana wacitse ku icumu, ukabona twese tugiye hamwe. Noneho nabona ukuntu abasirikare baza gusura abanyeshuri, ndibuka ko ari ugeze kumbwira ngo azaze kunsura, ndamunahakanira. Ntago nshobora gushaka umusirikare, kubera yuko nanjye ukuntu nabyumvaga, numvaga umuntu wiciwe. Ibyo ari byo byose, nubwo wenda simpamya ko hari na benshi bari bafite imiryango yabo yari mu gihugu yiciwe. Nkibaza ukuntu amateka nayumvaga, ukuntu baje narabikurikiranaga cyane, ukuntu bavuye mu mahanga bakaba mu rugano, bakarara bahagaze, bakabaho nabi, kuko buri inkotanyi zabayeho nabi. Nkibaza ukuntu ngewe yaza kumbwira ngo sansure. Iby'urukundo byo ntabyo numvaga nta bishobora kubaho. Noneho ariko kubera ko nakundaga kubana n'abo bana barukutse jenoside yakorewe Abatutsi, cyane n'umwuga nigaga nari umusosiyare. Burya umusosiyare ni ukubanisha abantu neza, ni ugufasha umuntu kwifasha. Numvaga nyine cyane kwegera umuntu ufite ibibazo. Wari warasubiye kuri cya kigo? Oya, icyo gihe nigaga Irambura. Nago twasubira Rulindo, bahise batwereza muri groupe scolaire Irambura, niho nigaga. Noneho ariko wabonaga ibintu birimo kugenda biza mu buryo. Ubwo ndagira ngo nkubwire, urambwiye intambara y'abacengezi
narangije secondaire ngo narayize niga neza mba chef de classe. Urumva kugira ngo umuntu abe chef de classe byabaga ari byiza kuko narangije mfite n'amanota meza ndi uwa mbere, mfite n'amanota menshi, ikigo cyose cyari kinzi. Noneho ngeze nsubiye muri Kibirira nkabona inkotanyi rwa rukundo n'ubundi nabonaga abanyeshuri mbona naho muri Kibirira mbona n'ubundi n'abantu beza bakajya batanga inama, ukabona cya kintu babakigaga yuko bashobora kuza bakihorera nta kintu kibarimo. Ngarutse mu ruko nari ndangije icyo gihe turangiza secondaire nubwo wabaga urangije uri uwa mbere hari ikizamini kindi twakoraga. Hari ikizamini kindi twakoraga kugira ngo barebe ko ushobora kujya muri kaminuza. Ndabyibuka ko icyo kizamini nacyo naragikoze ndagitsinda. Nagombaga kujya muri kaminuza nkajya kwiga, ndibuka ko byari ibintu byerekeranye na psychology, ibyerekeranye ubumenyamuntu ndetse n'uburezi. Noneho kubera ibikomere, kubona ubwo buzima bwose, ukabona umuntu baramwisha asigarira aho ngaho, ukabona umubyeyi bamwiciye abana bayinshike, cyangwa ukabona umuryango warasibamwe. Ndavuga nti ndangiza rwose numva nanjye narabaye desi, numva ubuzima nanjye numva, kubera ko nakundaga kubana n'abo bana, ukumva umwana ngo yasigaye wenyine, ukumva ngo umuryango wose ngo ari umuryango wazimye. Noneho iyo kaminuza numva naho najya n'ubundi ndajya kwiga iki, reka mbireke n'ubundi nabize barapfuye bararangije, sinajya kwiga. Nari narangije mfite diplome ya mbere, nicyo kizamini ndagitsinda, ndaza ngaruka muri Kibirira. Ngarutse muri Kibirira ndagira ngo mbabwire yuko rwose ubumwe n'ubwiyunge bwatangiye kera, inkotanyi zikiza, ideology nziza yo kwigisha Abanyarwanda cyangwa se imigambo ya FPR inkotanyi, harimo no guharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Byatangiye kera kuko nakoze ikizamini cyo kuba representant wa FH mu karere mu cyahoze ari commune Kibirira, ndatsinda. Nari nkiva muri secondaire ndatsinda, mba uhagarariye FH muri commune Kibirira, ndatsinda ndakora. Maze gukora ariko hakaba hari icyo kintu cyo gututumba abo bahungiye muri Kongo, abo ba General Mudacumura. FH ni iki? Food International for the Hungry. N'umuryango nyarwanda umuryango mpuzamahanga waharaniraga imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane muri ya gahunda yo gufasha abantu. By'umwihariko twafashaga abantu bacitse ku icumu, kububakira, kubaha ibyo kurya, ndetse na tracing no gushakisha imiryango yaburanye n'ababo, cyane cyane abana tubashakisha kugira ngo abana muri rusange tubashakisha kugira ngo tubahuze n'imiryango yabo. Nicyo kintu nakoraga. Ubwo rumva ko nari nkiragakumi, nari nkiragakobwa gatoya, nari mfite imyaka 97, nari mfite imyaka 23 cyangwa nine gutyo. Gutyo. Nuko ndakora rwose akazi ndagakora. Maze kugakora ubwo urumva hari nko mu kwa karindwi, hari nko mu kwa karindwi bigeze nko mu kwa 12, kuko ndibuka ko nari maze gukora amezi 6 hazi intambara y'abacengezi, niho ngari mugeze. Abacengezi ariko bikaba ari ya ideology batangiranye, barashaka kongera kwigisha abaturage ububi bw'inkotanyi. Baragenda binjira mu baturage. Cyo nkundira inkotanyi cyane. Inkotanyi buriya zimenya makuru cyane, zikabanza zikasesinga, zigakurikirana. Abaturage bamaze kubageramo bagatangira kwica abantu, ariko ukabona nanone baribasira abagize amahirwe yo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi. Wumve kuntu bari bagifite cya gitekerezo cyo kubamaremariza neza, bagatsitsinura nk'uko bari babyiteze, nk'uko bari bazi yuko bazabica. Murabizi ko no muri jenoside babonaga n'umuntu washatse umuhutu washatse umututsi bakamusaturinda. Wabyumvishe kuntu bwari ubugome. Ariko amahirwe inkotanyi harabo zarokoye. Gose abarokotse jenoside yakorewe abatutsi babyumve, baha icyubahiro inkotanyi, kandi ndabizi nuko baziha icyubahiro, bakomereza aho ngaho. Kuko kuba bariho turabizi ko n'Imana ibaho, ariko Imana ikorera mu bantu.
babyumve rwose kuba bariho inkotanyi zarabarokoye kandi ndabizi barabizi baranazubaha rwose zikomeze zijya imbere zikomeze zeme. Nibwo rero icyo gihe intambara y'abacengezi iraza batangira kujya bica abantu batera udutero shuma. Noneho muri kibiriraho hahandi hageragezwa jenoside yakorewe abatutsi, urumva ko abantu bahavukaga abo bamudacumura nibo bari bayoboye. Nubundi umugesera yarari hanze, ibyo byose bafite fundraising bakoraga, abo ba Victoire Ingabire bari hanze. Urumva ko cya kintu cyo gukomeza kwigisha abaturage mu buryo bwihishe cyari gihari. Haba abacengezi, ndabyibuka yuko twavuye aho twabaga kwa nyogokuru 97 gutyo. Ndabyibuka ko twavuye ahantu twabaga iyo aho twakwita nko mu cyaro ruguru iyo ngiyo, tukamanuka tukaza mu gasantre kuko barahigaga cyane bagakurikirana umuntu n'igisekuruza n'iki. Turamanuka tuza aho ngaho mu gasantre ka Rusumo, ubu ngubu ni mu murenge wa Gatumba. Hari agasantre nyine handi mu cyaro hari udusantre. Usibye ko na sogokuru yari hafite inzu, ari ahantu yacururizaga hari hahandi mu gasantre kaba gafite umuriro muri za 90. Urumva ko ari gakomeye umwe. Noneho rero inkotanyi koko zirinjirira, ariko ingabo z'u Rwanda inkotanyi zari zihari zirakurikirana. Abacengezi barabahashya, bamaze kubahashya nibwo ndibuka ko batwitse hari imodoka nyinshi bagiye batwika muri za icyahoze ari Gaseke kuko ni itinerary imwe. Ndibuka kwiburinga hakurya gatoya na hari amamodoka bagiye batwika. Ndibuka yuko ari abantu bagiye bapfumura iminwa bakabashyiramo ingufuri ngo batavuga. Inkotanyi zirakomeza zikajya zibikurikirana, ariko intera hamwe zari mbi cyane. Abacengezi baje bafite ubugome, noneho bukubye mbese sinabona uko nabivuga. Ariko inkotanyi zari ziyobowe n'umuyobozi w'ikirenga nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Bwaba umuntu ya mahame FPR yagenderagaho, bo bari bagamije kujya mu murongo yuko bagomba kubanisha Abanyarwanda, abakoze nabi bakabihanirwa, abakoze neza cyangwa se n'abakoze nabi hariho n'uburyo bwo kubakosora. Kuko ntabwo igihugu cyacu yego kirahana, ariko kiranababarira iyo ubigaragaje ko ushaka kwaka imbabazi, kuko buryo waka imbabazi uro kuganizinga icyo wakoze. Nuko inkotanyi barazihosha. Muri icyo gihe rero ngeze cyane, nagira ngo nishimiye cyane kubabwira, niho nabonyemo umugabo inkotanyi mabonamo umugabo mwiza, umusore mwiza w'inkotanyi kagira inkuru. Nabonyemo umugabo mwiza, ngira ngo nkubwire rwose, mbwira Abanyarwanda yuko inkotanyi ari nziza cyane. Inkotanyi ni nziza cyane. Inkotanyi zigira ubupfura, zigira ubumuntu. Inkotanyi ni abanyabwenge. Inkotanyi nago nabona ukuntu nazivuga. Uwo mugabo rero muri 98 nibwo yaje, ndababwiye yuko twari twavuye mu gasantre tuza ahantu umunako mu cyaro, ahitwa nko mu cyaro, tuza mu gasantre hari hegeranye n'ikigo cya gisirikare. Umuhungu arankunda pe, ariko mu kunkunda kwe nkabona yuko bidashoboka. Nabonaga ko bidashoboka kubera yuko nk'uwitwaga umuhutu ntago numvaga ko bishoboka. Noneho nacyagiye nababwiraga ndi muri secondaire, nababwiraga yuko nashobora kugira inshuti y'umusirikare, kubera yuko nkurikije ko kugasubira inyuma kareba jenoside yakorewe abatutsi, karakuna abantu bishwe, numvaga yuko bidashoboka. Noneho akajya akunda kunsura kunganiriza. Buriya ni abantu beza cyane. Inkotanyi ni abanyabwenge, inkotanyi ni imfura, inkotanyi bafite ubumuntu bwose. Akajya akunda kunganiriza cyane cyane. Nababwiye yuko ubwo nyogokuru yari yitabye Imana, sogokuru yari yitabye Imana.
noneho urabizi ko n'ababyeyi mama nawe yarapfuye kandi urumva ko papa we nta wari uhari niko navuga narirwaga na sogokuru noneho n'abarumuna banjye babanaga na mama aho yabaga kuko mama yapfuye nubwo tutabanye ariko yapfuye nawe ahunga yapfiriye muri Kongo kwa kundi abantu bahungaga n'ubundi n'ubuzima bubu n'iki bagapfa noneho akajya ambwira ati turaganira ariko akajya nganiriza cyane cyane anyigisha ibyo FPR yaje iharanira kandi no kugutereta mu cyayi aranyigisha yankubita nk'ikintu akambwira nk'abazi wenda nabonaganisha nko ku rukundo nkamubwira nti rwose ntinkotanye ntireka da akamingero nyinshi cyane akanyereka akamingero nyinshi cyane akambwira ati ntago ubizi urumva ko narize ndari umusosiyale narize psychology akambwira ati burya rero ati mu bantu bose abamo abantu babi n'abantu beza akambwira ati ese Sori yarakinyita Soline akama nk'urugero rw'umuyobozi uraho ngaho atambwira ati kana kuriya ati si umuyobozi ntago wumva yuko ajyana naha ati none se n'umusirikare akangamubwira nti inkotanyi ariko kubera ibyo bandi numvaga bakabati inkotanyi buriya baragushakaho icyororo buriya umenye ati kubera yuko bazi ko bene wabo bose babice bakabamara atagira nga kubyare ubundi azakujugunya abandi bakaza bakantera ubwoba ati buriya turamenye ariko nkababwira nti nta rukundo ni ibintu bisanzwe nta rukundo yari yambwira bigeze hagati rero nibwo yabimbwiragaho arambwira ati ese ubu ngubu ko nta babyeyi ugira ko nta muryango uri hano ugira ati ubu ngubu ntibishoboka kubera yuko mama wacu umwe yarari i Kigali ba oncle nabo bari bahise bajya i Kigali dusigara aho ngaho n'abarumuna banjye ati ubu ngubu ntabwo abantu dushobora kuba hamwe ati nkakubera umubyeyi ariko kubera ukuntu yagiye anzamura ntabwo ari kwa kundi abantu by'iki gihe bagenda ngo pacu yagiye arabanje akayagera nyigisha akanyegera akamfasha ariko muri iyo minsi yaranyandikiraga akanyandikira kwa kundi kera barandikaga ku ikaramu ya ibaruwa akayihereza nk'escort ye ngo ayinzanire kayijugunyaho nkabijugunya yaza no kunsura ati kweri nakwandike none ati karaga papa nakwandikiye karimi ati nkumvisane ziranyishe kubera ko ntakarebye aragendesha gahoro rwose shimira nyakubahwa perezida wa Repubulika yuko yareze neza ndagira ngo mushimire ko yampaye umugabo mwiza yampaye umugabo mwiza umugabo usobanutse umugabo ufite ubupfura ariko biganisha ko nkuko nabibabwiye ko uburere buturuka mu muryango afite abikomora ku ntore izurisha intambwe nyakubahwa perezida wa Repubulika ndagira ngo niba bishoboka niba ashobora kuzumva ibimvuga ndagira ngo mushimire yumve yuko umukazana watekanye meze neza ndatunganye mbese ndizihiwe kubera yuko nabonye umugabo mwiza kuba yaraje agarika jenoside yakorewe abatutsi nyakubahwa perezida wa Repubulika ari kumwe n'izo ngabo nabo bahungu be ubwo butore n'abakobwa ubwo butore niho yabuvanye ndagira ngo mubwire rero yuko umuhungu we amfashe neza tumeranye neza ubu mu rugo iwacu nta buhutu n'ubututsi buhaba tubyaranye abana 4 abana bacu ndagira ngo mbabwire yuko umukobwa nabyaye bwa mbere yitwa Nyampinga Fiona Eleonora akaba ari umwana wa mbere twabyaranye w'imfura tufitanye intera hamwe ikintu zakoze kwica n'abagore ati byari ibintu ati burya umukobwa burya ni ibintu byakomeye nta muntu wica igitsina gore ati umukobwa ntagagira ubwoko sheri niko yambwiye kuko naje kumubaza atari ku bundi ku cyumwana wamwise Nyampinga arabimbwira ati Nyampinga bisobanura yuko umukobwa atagira ubwoko iwacu nta bwoko buhaba iwacu tubanye neza ubu ngubu dufite intumbero yo kugira ngo twubake umuryango wacu murabizi yuko iyo watse umuryango ukagenda neza uba wubatse n'igihugu tumeranye neza umugabo wanje turakundana angira inama kuko ndagira ngo nkubwire yuko nakugeze nkubwira yuko nigeze gushikiriza nari nabonye buruse yo kujya muri kaminuza
ariko yarambwiye ati ntabwo nabonye umwanya wo kugira ngo ndangize amashuri nigaga, nari mutoya kugira ngo nifatanye n'abandi kubohora igihugu cyacu, ariko amashuri ntizi uzayiga. Yarandihiriye andihira kaminuza ndayiga ndayirangiza, arangije aranambwe tugenda no kwiga masters. Ndibuka ko amafaranga ya mission ya mbere agiyemo ntago umugabo wanjye yigeze anywamo agacupa nk'abandi. Yarandihiriye niga masters, ubu na masters ndayifite. Nyuma aranambwe ngo njye kwiga PhD, bwo ndamuganova ni nanjye PhD siga abana bacu, neka twicare hamwe tubakorere tubashakira imibereho, hanyuma rero abana bacu ntibazagarukiye kuri masters mfite, ahubwo bazagire za PhD na professor. Nkaba ngira ngo rero shimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubwira yuko ubupfura afite, ubunararibonye afite, guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda abahungu yaje arongoye imbere, ubwo bupfura babufite. Ikindi nagira ngo nongera aho ngaho nuko kugira ngo tubane ntago byari byoroshye. Ndagira ngo bikubwire harimo imitego myinshi, kubera yuko barazaga bakambwira ati yewe atura mugabo azaguta ataragushaka y'icyororo. Aturabizi yuko iyo umwana avutse avuka afite ubwoko bwasi, ataragushaka y'icyororo ubundi akaza kujugunya ugasigara wamumwa. Bavugaga ko icyo gihe umukobwa ashatse umusirikare yari indaya, niko bavugaga icyo gihe. Ariko nawe ntago yari yorohewe, kuko baramubwiraga uramuhutu umujyanye hehe na bene wayo ibyo bakoze, ariko ntago yigeze abyumva byo. Mushimira cyane umugabo wanjye Mana, mushimira, ariko ubupfura buvanye kuri His Excellence ntago yigeze abyitaho. Twarabanye ahubwo akajya akambwira, ariko ntambwire nyirizina ati sheri, ati waruzi yuko abahutu bashobora kubana bose ari abahutu bakananiranwa, ati waruzi yuko abatutsi bashobora kubana n'abatutsi bose bakananiranwa, ati burya urugo n'urukundo, ati ntago ibyo bigize, ati twebwe urugo rwacu nitwe tugomba kuruharanira. Turabana ubu ngubu anyita Mukantwari kubera yuko azi yuko narwanye urugamba rwishi, kubera ko naho uragamurira nkamubwira n'ubundi ndabizi nkuko babimbwiraga n'icyo rushakaho, nkuko babivugaga. Hagira akantu gatoya kabaho bujya mu rugo ntiyabura mu tuntu dutoya n'ubundi uzana, ariko akaza kambwira ati sheri, ati humura, ngewe icyo twaje duharanira n'ubumwe n'ubwiyunge, twaje duharanira ko Abanyarwanda babana neza. Nkumva nyine ko ari igipindi cy'abasirikare, nkuko bava ngo ni igipindi, ariko ntago abasirikare batari igipindi. Abasirikare barigisha, inkotanyi cyane zirigisha. Ngira ngo mbashimire cyane bivanye ku mutima, kubera yuko ubu mfite umugabo mwiza, ubwo numva umuntu utarashatse umusirikare, utarashatse inkotanyi atarashatse numva umuntu utarashatse umusirikare, kuko najyaga mbwira muri icyo gihe najyaga nkunda kura nk'umuntu nkamuganireka nkurangire inkotanyi, nkumva mbese ko mbaye ukuntu nezerewe kanguye passe umuranga nkumva ukuntu nezerewe, nkumva ko uko nezerewe shaka ko na mugenzi wawe yanezerwa nkuko nezerewe. Bagira urukundo kweri, bagira urukundo, kuba urumva ko nubundi nubwo icyo gihe baje bagakora akazi bagakomeza guharanira ko Abanyarwanda bagira umutekano, cyane cyane akazamo n'icyo cy'abacengezi, nubundi twibagije yuko ba contre succès bahari, bakomeje bagira akazi, burya ntago bakunda kubana n'imiryango yabo, ariko rwa rukundo duhora muri fiançailles, duhora turi mu munyenga, duhora turi mu rukundo, nta kintu gishobora kudutanya na gitoya, kuko ariko cyane cyane n'ubupfura bafite, kuko nubundi abantu bashobora kubaho umwe agakurira ariko ugasanga bararyana babiranye nabi. Nibwo bupfura bafite, nibwo umuntu bafite, cyane cyane ko nabura mu kazi bakora harimo n'ibintu byo kubanisha imiryango barabigira. Nuko ubu ngubu turabanye, dufitanye abana bane nkuko nabibabwiyeho, kandi intumbere yo gukomeza kubana neza ndetse no kuba bankore neza baturebereho ni ikintu dukomeze gushyira imbere, ariko ni n'ikintu kiturimo, kubera yuko urumva aho hantu twavuye ku bana tugize gute ni ibintu bikomeye. Rero ndagira ngo mbwire abantu bavuga yuko abahutu n'abatutsi badashakana, barabeshya. Twebwe nk'Abanyarwanda twumva ukuri, twabonye ukuri, kandi tukikubona, tubona yuko umuhutu cyangwa umututsi bakundanye barabana, kuko nk'umugabo wanjye urumva twebwe twabanye no mu bihe bikomeye,
icyo gihe urumva ko igihugu cyari kikiri kibisi turabanye, ariko abantu bakundanye, ngira ngo nshishikarije urubyiruko cyane kutita ku bintu, kureba ikiduhuje cy'ubunyarwanda. Iwacu turi Abanyarwanda, ntago nabikubwiye yuko nta butu nta bututsi tuvuga iwacu, turi Abanyarwanda. Ngira ngo nkubwire yuko umuryango ni ikintu gikomeye. Hari akantu kigeze kumbabaza cyane. Umwana yigeze kuza, uwo Fiona afite imyaka 6, muri karitsiye ahantu dutuye, araza arambwira ngo mama, ati nyereka ikiganza cyawe. Mpese kubera iki Fiyo? Ati bambwiye ko ndi umututsi wowe utari umututsi. Umwana wawe? Uyu mwana wanjye imyaka 6. Ni ati nyereka, ati mama, ati ndabona mu ntoki zanjye hatameze nk'ahawe. Numva birandenze, mbura ikintu mvuga. Ariko noneho ndangije wumve nyine ya ideology yarabivanye muri karitsiye, mu bandi bantu no kumureba bakagira gute. Noneho papa we yarahaye, ndamubwira nti genda ubibwire papa wawe ibyo bintu uvuze. Maze aramubwira ngo papa, ngo nyereka intoki zawe turebe. Ati papa, atuzi ko dufite intoki zimeze kimwe. Ati mama ntago zimeze kimwe. Noneho atese kubera iki Fiyo? Ati bambwiye ngo ndi umututsi, ariko mama ni umuhutu. Ni bandi babikubwiye? Arabimubwira. Uzi ikintu umugabo wanjye yakoze? Yaramubwiye ati Fiyo, nta twebwe ahangaha umuntu uzajya kubaza ngo uri cyo uzajya uvuga ko uri umunyarwanda. Turi Abanyarwanda. Ubu abana banjye ni Abanyarwanda, ibyo by'ubutu n'ubututsi ntabyo barimo. Ariko yararangije aragenda ashakisha umwana, agenda kureba ababyeyi uwo mwana. Arababwira ati ese, arabimutekereza, abwira uwo muryango, ahamagara se wo mwana, arabimutekereza ati ibintu mwigisha abana mwumva bizatugeza ku kikoko. Aho umuntu aravuga ati sorafanda, aratangira arisobana ati humura nta kibazo, ariko ibyo mwigisha abana banyu, ibyo muvugira mu rugo, abana barabimenya. Ntago igihugu cyacu gikeneye ubutu n'ubututsi, igihugu cyacu gikeneye ubunyarwanda, nicyo duhuriyeho twese. Kandi iyo wumvishe kuri umunyarwanda niho wumva yuko intumbero ari imwe nk'Abanyarwanda. Ntago intumbero ireba umuhutu cyangwa ireba umututsi, ireba Abanyarwanda. Nicyo kintu duhuriye. Icyo kintu nacyo cyaranshimishije kuko nibyo agenda yigisha. Ikindi nakongera kuvugaho muri urwo rugendo twabanye n'umugabo wanjye, nuko mu bintu byose ni umuntu nk'uko nabibabwiye, inkotanyisiza ubwenge cyane. Iyo abonye nk'ikintu kitagenda neza aragenda akakwegera, akagusobanurira, akongera akakubwira. Rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubutore yatoje abahungu be, natwe abakazana be twarabutore, turabufite kandi turimo kubutoza n'abana bacu. Ngira ngo mpamagarira umuryango kutigishiriza abana ingengabitekerezo ya jenoside kwishyiga, kubigisha ubunyarwanda, bakabigisha ubumuntu, bakabigisha ikiduhuje ko ari ubunyarwanda. Ibyo by'ubutu n'ubututsi bakabishyira ku ruhande, kubera yuko ntago byubaka. Aho byagejeje igihugu cyacu twarabibonye muri 1994. Ubu rero turakataje, turi mu ntumbero yo kubaka igihugu cyacu, turi mu ntumbero yo kugira ngo igihugu cyacu nk'Abanyarwanda, nk'ikintu duhuriye nk'Abanyarwanda, igihugu cyacu kibe icyo twifuza, tugiharanire kandi dufatanyije twese. Hano nayo nitonze, nawe mwana mwiza. Ubundi abantu bakunda kuvuga inkuru z'urukundo, akenshi niyo ari filime ibizwi, kuko akenshi ijya kugera ku kigero nko kwandikamo igitabo, gukora filime harimo ubwo budasa. Ni nayo rwose abahanga bazi kwandika ibitabo cyangwa gukora filime, ni inkuru ivuze byinshi. Imba numva nanjye igihe kizagera nkandika igitabo cyangwa gukora filime hamwe n'abana banjye n'umugabo wanjye nk'umuryango wanjye. Ni impamo. Mba numva igihe kizagera tukabikora. Hari aho ugize kuvuga uti yigeze kunyandikira ibaruwa, noneho akayiha escort, akayizana bikagera gutya. Yari umusirikare mukuru, yarafite ranka. Murakoze, icyo gihe yaraje da chef. Aracyari mu ngabo cyangwa yarasezerewe? Murakoze, ubu amaze umwaka ushize ari mu rugo, kandi nabwo afite akazi arakora. Yego. Reka tumushimire. Hanyuma narongeraho, ndagira ngo babwire ko urwo rugendo rwose ngewe Soline nawe ajya bivuga, yaravuze ati ntago nari nzi ko ngewe Rufose nzava mu mahanga, nkava Uganda, nkava Burundi, nkagera Uganda, nkaza Kagitumba, nkagera Kigali mu mujyi abakobwa beza barimo, nkaza nkanyura cyabuze ari Gitarama, nkagera muri Kibiriro.
nkarongora umukobwa w'ikibirira ati ubumwe n'ubwiyunge ni bweme ubumwe n'ubwiyunge ni ikintu gikomeye cyane ati ndashaka yuko ibyo twaje duharanira nka FPR inkotanyi tugomba kuba abambere mu kubishyira mu bikorwa kandi bikaba atari ukubishyiraho kubera ko biriho ahubwo bikagaragarira buri muntu wese ntabwo numvaga ukuntu ngewe Soline nshobora gushaka umusirikare wo mu nkotanyi ntabwo nabyumvaga kubera yuko icyakora yari umusore mwiza n'amateka yasaga nkaho abibamo ko ari ikibazo n'amateka nyine kubera n'ibyo wumvaga n'inkotanyi ko gutiya bifite n'umushingi kamera nabi numvaga ho barabivugaga baravuga ati nibigera ninjira zakwica atagushaka y'icyoro nabivuze taragushaka y'icyoro razakwica namayeri niyo bakoresheje bafata igihugu ati barabanjije bakajya bafata abakobwa bakabagira indaya z'abayobozi ati nawe barashaka kugira indaya bakumve mu bitekerezo bakumve mu magambo ubundi bagusigaho ngaho bagute bagende icyo kintu ariko akaza kampumuriza kambwira ati humura ntago ari byo duharanira twebwe twaje duharanira ubumwe n'ubwiyunge twaje duharanira iterambere turashaka ko abanyarwanda babana ati kandi uzambabara unyemerere bigaragare ntago bishoboka ahubwo ntuzanyanga ari wowe nkumva bidashoboka none tumaranye imyaka 20 imyaka 20 bara amabogari ubu tumaranye imyaka 22 rwose nta kintu namushinza urumva ibintu byose iterambere ngezeho yaramfashije ndiga akandira tukaba uburyo mu muryango mu ginama umwe agakora iki akandira ishuri nanjye nkabafite ibyo ngomba gukora umva arandwanira nanjye nkamurwanirira ariko by'umwihariko ngira ngo duharanire icyerekezo nyakubahwa perezida wa repubulika yaduhaye cyuko tugomba guharanira ubumwe n'ubwiyunge tukareba ubunyarwanda kurusha kureba ubutu n'ubutuzi. Tukivuga kuri cya gice twavuze cy'intambara z'abacengezi, hari ibintu nibiravugwa byagiye bikurikirana ariko wenda reka nkibaze gutya. Yego. Bavuga ngo abacengezi bazaga bakivanga n'abaturage. Wenda n'abatuye ntibibuka izo nkuru, hari abantu batangiye guca ubwenge ko hari abavutse intambara z'abacengezi zararangiye. Yego. Ngo bakivanga n'abaturage bakiyoberanya utuntu ngo twamayeri ngo guheka imbunda, gushyira imbunda mu myaka bijumba cyangwa ibishyimbo bahambiriye. Ayo mayeri y'abacengezi hari ikintu wabibwiraho nk'abatoya? Yego, aho hantu ni ikintu nababwira nk'abatoya, ndagira ngo babwire yuko ayo mayeri barayakoraga ugasanga ahambiye n'imigozi ayishyizemo imbunda cyangwa se amasasu cyangwa se grenade. Ariko icyo nshaka kubwira abatoya nuko hari abatangaga amakuru. Ndashaka kugira ngo mbwira abatoya yuko ikibi cyose tubona yuko cyakangiza umutekano w'igihugu cyacu cyangwa se cyahungabanya ubumwe bw'Abanyarwanda, tugomba gutangira amakuru ku gihe. Aho umuntu ashobora gutangira amakuru hari henshi cyane. Ndagira ngo mbwira abana batoya rero yuko gutangira amakuru ku gihe, kubona ikitagenda neza kandi biragaragara ibitagenda neza, ibyo batwigisha buri munsi, guharanira ubumwe n'ubwiyunge, ibyo byose bagomba gutangira amakuru ku gihe tukabireba, buri muntu akabijisho bya mugenzi we. Ibyo ngibyo byadufasha kugira ngo twubake igihugu cyacu. Reka mfate iyi minsi navuga ko igoye abajene. Yego. Kuko bari kuri interinete, kandi interinete abantu bari abapfobya jenoside, abavuga amateka y'u Rwanda bayagoretse, abatifuriza u Rwanda icyiza, abafite ipfunwe bakomora mu miryango bayoboye, bashinze, barwaniriye mibi, cyangwa se no mu miryango bakomokamo yakoze jenoside cyangwa yabibye rwa rwango. Abantu bose bafite ikintu kibifuriza u Rwanda n'Abanyarwanda bari kubishisha kuri interinete. Abajene navuga ngo barugarijwe, abatoya. Bari abantu wowe urebye nk'abana bawe, umukuru afite nka 10, umukuru afite imyaka 21, ukurikiye afite 19, undi afite 10, akandi gafite 4. Kuri w'10 kugeza kuri uwo ngo 20 bagira icyo bakora. Yego. Abo bajene bakora iki? Interinete irabareba. Donc nabo barayireba. Yego. Hari abantu bayikoresha basebya u Rwanda babiba. Yego. Bari abajene bawe
n'abandi bose bagize igihugu bo bakora iki? Murakoze cyane mubarije ikibazo cyiza. Ndagira ngo ngire ubutumwa ntanga kuri abo bajene n'abanje ariko n'abajene b'igihugu. Ariko ntange n'ubutumwa ku bajene bakumutse ku miryango yiri gusenya igihugu cyacu. Ndatanga ubutumwa kuri izo kategori uko ari ebyiri cyangwa kuri ibyiciro uko ari bibiri. Ku bana banje cyangwa se urubyiruko rw'Abanyarwanda, nibyo koko turi mu iterambere. Dufite za telefone za smartphone, tujya kuri internet, dusoma ibintu byinshi, barabibona. Ariko ndagira ngo icyo bakora no kugira ngo babeshyuze, bavuge ukuri kuriho. Bavuga ukuri kuriho uko Abanyarwanda tubanye, ko tubanye neza. Kandi nibyo ntago ari kuba tubanye neza. Kandi igihugu cyacu ntabwo giheza, nta muntu giheza. Iyo haje iterambere rireba Abanyarwanda, rireba bwa Bunyarwanda kurusha uko rireba ubuhutu n'ubututsi. Igihugu cyacu ndagira ngo mbabwira hanga cyane cyane hari ibintu abajene basigaye bavuga ngo nta kazi bafite, cyane cyane nicyo kintu babajyanamo. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko akazi karahari. Ushobora no gukora akazi ugakorera ubukorerabushake. Ubukorerabushake niyo wagenda ugasura umukecuru nk'umukecuru w'inshike ukamuvomera amazi, ni ubukorerabushake. Niyo wagenda ukigisha abo babyeyi cyangwa se iyo miryango igifite ingengabitekerezo cyangwa no guharabika igihugu cyacu ukabwereka ukuri, ni ubukorerabushake babagize neza. Bishobora kuba kuri internet cyane cyane bakabeshyuza bakandikaho bakagaragaza ukuri k'Ubunyarwanda. Aho ukiri kuri iyo chômage mu bukorerabushake ntibunguka. Aho hari ikibazo aravuga ati se ngenda akora ibintu bitanyungura amafaranga. Nibyo burya ubukorerabushake iyo ukoze neza n'ubundi ushobora no kugira ku kintu gikomeye. Ndagira ngo nkubwire ko kubangeze aha ngaha nabanjije gupima abana mu mudugudu. Kajya ngenda n'umunzani mpima abana, ariko ubwo bukorerabushake niho nagaragaje ubushobozi bwanjye. Sibyo hari? Niho nagaragaje ubushobozi bwanjye bwo bakajya bavuga nari nkiru atura mukobwa. Urumva intambara y'abacengezi ivuyeho, donko ya kakazi nakoraga kahise gahagarara. Njya no kwigisha umwaka umwe, mvamo mbaho ngaho nta kazi ifite, ariko navuga nti ntago najyanirwa mu rugo. Ifite ubwenge n'ubumenyi. Nari umusosiyale kandi abasosiyale bujya bigaga ibintu byinshi. Reka nje gupima abana b'Abanyarwanda ndebe ko bafite imirire mibi. Ndabikora, niho bandambagije. Ndahembwa rwose. Niho navuyemo mbona akazi. Kubera ko baravuga ati ahubwo se ati uyu muntu bishinzwe ntacyo akora, ati sorry ati akazi bagaye nguyu yari heye. Umvishije niho nabonekeye, niho nagaragariye, niho nagaragaje ubushobozi bwanjye n'ubumenyi bwanjye. Rero n'ubwo gukorera bushake uwo muntu witanze nibwo aho kugira ngo nirigwe nicaye mu rugo cyangwa njya muri groupe z'ibigarasha, bivomiye yuko ni byiza yuko najya mu bintu byo gukorera bushake. Ubwo bukorera bushake inzego z'igihugu cyacu zirubakitse cyane mu buryo bwishi, niho bashobora kukuvanamo ukayishora kuba wabana ikindi. Murakoze. Ubwo ni kuri kote y'abana b'Abanyarwanda, aho himereye ku bana banje n'urubyiruko rwo mu gihugu. Ku rubyiruko rero ruri hanze y'igihugu, biye kwishinga ababyeyi babo. Buriya ababyeyi babo bavuga igihugu cyacu nabi kubera yuko bashize bakoze ibara, barishe bica abatutsi, niba abandi birirwa baharabika igihugu. Urumva ko ntago bakivuga neza. Ntago rero babwira n'umwana ngo kira gihugu, ahubwo baramubwira ngo genda uvuge kira gihugu nabi kuri internet. Abari hanze niba abandi bakoze wenda bari umutungo w'igihugu. Igihugu cyacu kitubaza ibyo dushinzwe, accountability, kubazwa ibyo ushinzwe. Ngira ngo shishikarize n'abantu bose ko ibyo dukora byose tubikore neza, kuko ejo cyangwa ejo bundi tuzabibazwa. Abo bantu bagenda rero barishe, barakoze jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa akagenda yarari umutungo w'igihugu, cyangwa yaraharabitse nk'uko agenda yigisha abantu kujya guharabika igihugu, nibo bagera hanze bakavuga igihugu nabi kuko bagiye nabi. Rero ntago bashobora kukivuga neza, ariko ndagira ngo shishikarize abo bana babavutseho yuko bagomba kubanza bakareba kuki papa kuki mama mbwira gutya, bakabona ukuri, ahubwo bakababambera ahubwo mu kubeshyuza ibyo ababyeyi babo bavuga, bakabishyira
kuri internet nabo bakabigaragaza kuko buriya ndibuka hari umuntu umwe twari turi muri generation yari imbere yanjye ho gatoya yagiye mu bacengezi ejo bundi atahutse mu myaka yashize arambura ati sorry ati ni wowe Mukamana mbona ukuntu yabayeho yitwa Ndorima ngo yaje ari kapiteni Ndorima na fande kapiteni Ndorima niwe data we nurabona uko tumeze nurabibona ararira ari umugabo ati sorry tingwe rukuraga kobwa gatoya urakana gatoya none uri directrice ni cyane ese Ndorima mu byukuri kuva imyaka yose 20 ninga yishize wumvaga ati buriya rero ati ahantu turi ati nukuri bavuga igihugu titwaye tuzi yuko nta n'umuntu haba ariko murimo kubona ku ideology ari mbi murabona ku ideology ari mbi nuko ubungubu harasigaye akuriyereza ufose mu murenge wa Gatumba ariko urumva ku n'igihugu cyacu ari cyiza tekereza ngewe sinzi kuntu nabona igihugu cyacu kuntu nabona nyakubahwa perezida wa repubulika umurongo agenda atanga tekereza gufata umuntu mwahanganye ku rugamba arimo kukurwanya sibyo yarakwiciye umuryango akaza kongera akabana n'abandi urabyumva iyo filosofi Ndorimana ndamubwira nti ni njyewe mubwira ibyo nakoze byose mubwira ukuntu nize ati yewe data atubwo se ndamubwanira Ndorimana umunyafite hari imyaka nka 50 ku myaka ufite numva icyo wadukorera nukwigisha basigayeyo ukabayereka ukuri ubushobozi ntuva nanjye ubushobozi nzabuguha ati suzabuma gute nubwo mfite ukuntu nabigenda niwumva ko ari cyo ushaka kuvuga kubwira abasigaye hanze uzambwire nanjye zagufasha ari kubwira bari abantu bariyo ureke igihugu cyacu ko kimeze nireba kuntu turi mu munyenga w'igihugu cyacu mu iterambere nubu turakataje nubu turimo kurwana twirirwa twese imihigo twirirwa duhanganye no gukora neza kugira ngo ibyo tuba twarihaye tubikore neza ni rero nicyo wadufasha ngwino nawe wiyubake aho ugereze ku myaka 50 nariko udufashe no kugira ngo ubwira abari hanze niwo musada ukomeye tukwitezeho abo bari hanze rero ntago bariyo kubera yuko iyo arega hari uri hanze kubera yuko ari mu butumwa bw'akazi cyangwa ari ibindi arakora bishobora umuntu afite uburenganzira bwo kuba ashaka ariko abo bari hanze biri bavuga igihugu nabi ntago bagiye neza umuntu nibyo njyambwira abantu dukorana umuntu uramubaza ibyo ashinzwe ati nuko wenda ndi umuhutu wamubaza ibyo ashinzwe ati buriya ati nuko ndi umututsi wabyumvishije wamubaza ibintu ugasanga niba umubajeteze ibyari bigenewe abaturage byabageze wasanga wenda bitarabagezeho batangira kumubaza akabaragiye yarirutse aratorose yamara kugera hanze akavuza ikondera ati akatangira kuvuga se gutyo urumva niba bakubajije ibyo ukora ko igihugu cyacu nyine kigendera ku mategeko kigomba kutubaza ibyo dushinzwe cyane cyane muri ya nyungu rusange muri bwa Bunyarwanda bakakubaza none biragenda gute urajya kuvuza ikondera hanze gute kandi wakagombye wenda no kubisaba imbabazi cyangwa ukemera ugahanwa igihano cyarangira ugasubira mu murongo w'Abanyarwanda kuko nicyo gituma tugomba guharanira gukora neza kuko nabivuze tugomba guharanira gukora neza kuko ninakora neza igihe runaka kuko tugomba kuba accountable tuzabibazwa ndongera kubwira abari hanze yuko u Rwanda rwacu ruraryoshye turi mu mugongo neza injishira fashe kuko igihugu cyacu ni ingobyi iduhetse umujisho urafashe ntabwo ibyo bavuga tubyumva ahubwo tuzaharana kugira ngo tubibeshyuze mpaka kuko tukuri turakubona ntabwo dushobora gutezuka ngo umujishi urekuke turakomeje ntabwo ibyo bavuga byose turabyumva ahubwo icyo tugomba gukora nuko tugomba kubibeshyuza haba ari mu rubyiruko rwacu haba ari abagore tugahaguruka tukavuga kuko ibyo tuvuga birahari ukuri kurahari haba ari abagabo bacu nabo bagahaguruka bakabwira bene wabo abagabo bagenzi babo bari hanze bakababwira bakerekana yuko uvuga yuko umuntu adashakana n'umututsi babeshya turashakana kuko ubumwe n'ubwiyunge burahari sibyo haba ari uvuga yuko ngo akazi kabona abahutu kakabona abatutsi kakabona akazi kabona abatutsi abahutu ntibakabone
ngenda ndagira ngo nkubwire ko nakoze hose usibye akazi k'ubukorera bushake urumva ko nakihaye nakubwiye yuko ngerageza secondaire nakoze ikizamini nakoze njya gukora muri centre de santé niho nakurikiye nakoze ikizamini wumve ko ndagenda ndazamuka nkora ikizamini ku bitaro ngira amanota ya mbere nakuranye n'abaforomo n'abaraborati byose batubaza bimwe ngira ya mbere ndagenda nkora ikizamini cyase kuri CHK ku muntu wari ushinzwe ubusiko sociale reba ikigarura hareba muri 2012 urabona ko igihugu cyari kimaze kuba uburyohe ikizamini ndagitsinda haje abagore beza kuko umwe bavuga baza muri zave biti bagaterekana nkavuga n'umuntu uvuye ikibirira uvuye ngororero ninaje gusetsa imikaro umugabo arambwira ati ariko abantu ngiye gukora ikizamini uragitsinda ngewe nizeye yuko ndagitsinda kubera yuko nizeye mu mutwe hanje ikizamini ndacyanura ndagira bigeze muri 2017 nari kubinabyo ariko ubundi ko nkomoka mu karere ka Ngororero kuki nta yego tugomba guteza imbere mu gihugu hose ariko by'umwihariko ugomba guhera aho ngaho wari bitewe n'amateka yarahari ngomba kumva yuko burya nicyo gitumanya ku ba Perezida Republika ajya twubataho turi hose tujye tuzirikana ko turi Abanyarwanda ariko no guharanira aho wavukiye ukabatereka ngiye kureba ndebe ko ari icyo nazamurayo urumva niba bizamutse neza igihugu cyose bagiteye imbere nkora ikizamini kuri good governance ndaza rwego rw'akarere ku rwego rw'akarere ku mwanya wa direction ya good governance ngira amanota ya mbere akazi barakama nyuma yaho nibwo navuga ntuva mfite ibintu byinshi narabibonye mu byerekeranye n'ubuzima nubwo nari umusocial nakoze mu bintu by'ubuzima cyane niyo masters ifite muri public health ndavuga ni noneho bari bagiye gushyira umwanya ku isoko wa health wa unité ya health ndavuga ni mu mpindure mu njyane mu health mu kirwanya good governance mu bijyanye n'ubuzima mu byerekeranye n'ubuzima ubu ni directrice w'ubuzima cyangwa se umuyobozi w'ishami ry'ubuzima mu karere aho hose uko byumva ko nagiye nkora ikizamini kandi kuko ntago nkubeshya nagiye nkora ikizamini pe abantu bose bati sorry ari n'abantu batijombora bacogora ngo uyu ni umuhutu n'umututsi ntago nari kukabona kubera yuko ahubwo abantu baratinyaga ntago bakunda abantu bavuga ati bwo sorry nayajemo ntago ati sorry na buriya turamutinya ati sorry naracyanura niko bavugaga rero rwose igihugu cyacu gishingira ku bushobozi ku bumenyi bw'umuntu mbese nibyo nakubwiraga nubwo ukorera bushake nakubwiraga urumva ko bagenda bareba skills z'umuntu ukabana avuga ati uriya muntu kubera ubumenyi mubonyeho sibyo ntago bareba ngo n'umutu n'umutusi rwose kubera iterambere ryacu igihugu cyacu cyifuza ryihuse noneho by'umwihariko muri iki gihe ubukungu bw'isi n'ubw'igihugu bwashyizwe imbere bwashyizwe hasi na coronavirus nanjye umbwiye ngo mpawe uburenganzira nkavuga ngo turashaka umukozi muri unité yawe ya santé yobora umva nakoresha ikizamini kubera ko akazi dufite ku iki gihe bisaba umuntu ufite skills bisaba umuntu ufite ubumenyi rwose ndagira ngo mbwira abantu bari hari hanze yuko ibyo bavuga atari ukuri igihugu cyacu ugiye kubona umwanya runaka kubona akazi bashingira ku bumenyi ufite bashingira ku bunararibonye ufite bashingira ku cyo bakwifuzaho umusaruro ntago rwose ibyo bavuga ntago ari byo harura iminsi mike cyane ngo twizihize ukwibohora ku Rwanda ku nshuro ya 27 hari abajene bane wambwiye n'abaturanyi ubwo n'abajene b'igihugu cyose reka n'ubundi tubwira abatoya nibo turi kugira ngo ku isi yose nibo baba ari abaragwa beza bejo hazaza baho bakomoka niyo mpamvu nanjye nagumye ku bajene yego bari abana bawe bari abana b'abaturanyi abana b'Abanyarwanda wenda bafite nk'imyaka itarengeje 20 akumva ngo kwibohora ku Rwanda tukajya ahantu wenda coronavirus yagize ikibazo yabitejemo ikibazo ariko reka mpinire hamwe umwana w'u Rwanda umwana wawe ari imbere yawe suppose ko ndi mu mwanya we yego ugiye kumusobanurira icyo twibohora icyo ari cyo kuri ibi birori byo kwibohora ku nshuro 27 uratera uramubwira iki munakoze cyane buriya kwibohora ubanza kumenya ngo kwibohora se ubundi ndaboshye nukubanza kumubwira imvo n'imvano yo kwibohora kabanza nkamusobanura amateka yose igihugu cyacu cyanyuzemo sobanurira ndahari murakoze dukurikije nkuko twabitangireho mu kiganiro twagiranye cyangwa se turimo kugirana
twavuze cyane kuri jenoside yakorewe abatutsi. Noneho abatareba kure batangira kumva yuko umututsi ari umwanzi, baratangira umututsi bamwita bamutinyamaswa ko ari inyenzi, bamwita ko afite buriya inkotanyi ziza nabanje kureba ko nta mirizo zifite. Tekera kugira ngo bavuge ko umuntu muzima afite amatwi atendera, nago nkubeshya narabanje ndabireba ndamukanurira ndamureba ndeba amatwi nsanga ameze nkanjye, ndareba nsanga nta murizo afite, ariko ideology ni ikintu kibi cyane. Urumva icyo kintu bakomeza kuvuga bagira ngo bange iki abatutsi, bigiza naho bagira gute babica. Urumva icyo kintu, iyo ngoyi y'igitugu, iyo ngoyi yabicanyi, iyo ngoyi y'ubugira nabi, ngira ngo niho umuntu twahera tugira gute, cyangwa se y'inda nini yo kwikubira. Hari ibintu byinshi, kubera yuko urumva niba umututsi yari umwanzi nta kintu yabonaga, hari byahezwagaho. Ndabyibuka narabyumvaga yuko ku mashuri, mu mashuri babonaga umututsi bakamwima ishuri. Niba umuntu akwimye ishuri kuzi neza, ubiki uharanira suko umwana wawe umurage si ishuri. Umuntu wanga ko wiga bitya bakwisha uhagaze, kugira ngo uzabe ikigoryi, uzabe umuntu udashobotse, uzaba usabiriza. Icyo gihe hariho ibintu ngo ni politike y'iringaniza, bagafata abatutsi bakabanga kuba amashuri mu kazi. Nagiye nkurikirana ibyo nagiye soma, urumva ko nubwo wenda nari mukuru, urumva icyo gihe ntago kubera iterambere igihugu cyacu kigezemo, ubu turasoma dufite ibintu byinshi tureberaho, ariko hari ibyo nasomaga ugasanga ngo muri ministeri runaka ngo hagomba kujyamo abatutsi abanaba, hagomba kujya, ariko none se urumva ahantu ahubwo hari akazi gashingiye kuri nuza ku bwoko ari he, urumva atari imbere. Ibyo byose narabibonaga mu binyamakuru, nkabisoma nkabibona ahantu no mu mashuri, ugasanga ngo abana b'abatutsi bagomba kuba abanaba. Urumva rero icyo gihe nago, iyo umuntu yakwimye akazi akakwima ishuri, urumva the office yakwimye ishuri nta kazi uzabona. Ibyo byose rero nibyo twari tuboshyewemo. Ubu rero niyo mpamvu haza kwibohora ibyo byose bibi twanyuzemo, aricyo RPF yaje iharanira, kugira ngo abantu bose babe mu Rwanda ku buryo bungana. Umwana wanjye rero ibyo byose nabanza nkabimusobanura, none nkamwereka umurongo, icyerekezo cy'igihugu. Icyerekezo cy'igihugu, ikintu cya mbere namwigisha ni ukubanza, niba mbere twari tuboshye abantu bamwe bari baboshye ku ishuri, ku kazi, mbaza kumwigisha indangagaciro z'Abanyarwanda. Kirazira kugambanira igihugu, kirazira kuba umunebwe kugira ngo umwigishe ishuri, kirazira gusebya igihugu kugira ngo umwigishe yuko azajya kuri internet nawe akabeshyuza ibyo birigo bashyira kuri internet, akajyaho nawe kuko bafite smartphone, nawe akagira akakura avugaho, akagaragaza ukuntu igihugu kibayeho, ndetse agahera no ku muryango wacu. Nkamwigisha kirazira kugira ngo donc ugambanira igihugu cyawe. Kugambanira igihugu namubwira cyane kugira imyitwarire myiza, kuko umva ni byinshi cyane, kubera yuko byanafasha kugira ngo murere neza, kuko icyo mushyira ni gukunda igihugu, kuba umunyarwanda, kuba patriotique, agakunda igihugu, kuba wakunze igihugu, wakiga neza, waharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, waharanira kunyomoza ibivugwa. Urumva ko ari ibintu byinshi, ibyo byose nabibigisha, ariko by'umwihariko mutuma no kuba muri groupe y'abana be bagenzi be bagendana, ko ibyo bintu bajya babiganiraho cyane barana gukunda igihugu, kubera yuko noneho cyane nk'abiwanjye nabwigisha ku butwari bwa papa wacu, bw'umugabo wanjye, ubutwari yagize kuba yaraje, yambwiye yuko yinjiye igisirikare afite imyaka 17, ngira ngo urumva ko yari mutoya cyane, agata ishuri, urumva. Ariko we ntabwo navuze ngo arataye ishuri, kuko igihugu cyacu kiratekanye, nta ntambara irimo, nta mvururu zirimo, umutekano urahari, ariko guharanira kuba intwari kugira ngo ikintu cyose cyiza kimurangeho, kimugaragareho, ahubwo ajya haranira ashakisha ibi bivugwa, ahubwo ajya kubinyomoza.
rero ni byinshi umuntu yavuga ni byinshi umuntu yavuga kuko igihugu cyacu turanyotewe tumerewe neza ntabwo numva rwose umuntu wiharagaza akavuga ngo tubayeho nabi ngo nabumwe n'ubwiyunge buhari natekereza kuntu tumeze natekereza kuntu ndyamye mu gituza cyumwe mu basirikare mu basirikare b'inkotanyi nkumva sinzi gusa bamenye yuko rwose turahari bazajya bavuga natwe tuvuge kuko twebwe ukuri tukurimo kandi tuzakugumamo ntago mvuze ngo hari abajya bavuga ngo nzakugwa inyuma ngewe FPR nzayigwamo mo ndani ntago nzayigwa inyuma ngewe FPR nzayigwamo igihugu cyacu cyanye nzakigwamo ntago nzakigwa inyuma kuko iyo uri inyuma uri inyuma nyine ngewe ni mo Ngororero ubu twejeje iki navuze ndeba aho nagiye nca umuntu aje guhaha no bati hano gahunda ni gahunda yego hari iki murakoze cyane Ngororero akarere kacu akarere k'imisozi miremire ubu heze hari ibirayi heze ibishyimbo ibigori nabyo bigiye kwera hari ibitoki hari imyumbati hari n'inka n'amatara ahari rero nta kihabuze Ngororero iwacu rwose ntabwo ngira ngo mbwira ko Ngororero si yayindi ubaje bakwiruka wavuga Ngororero ubu ngubu nta nubwo nagereranya na Kigali ya kera yabera jenoside yakorewe Abatutsi ubu Ngororero bagezemo ahubwo bakwibura n'impamo igihugu cyacu cyateye imbere cyane yego reka tugushimire cyane dushimire umuryango wawe tubasuhuze kandi aho bari abajene n'umugabo iyo nkotanyi reka nawe tumushimire tujyanishe nyirizina n'abari abantu bose zira nkotanyi zarurwanye zigahaguruka bakavuga bati reka tugende uzakomereka uzagira gute ariko iyi mpamvu yacu kugira ngo tubohore u Rwanda abazarubamo bazatekane bazagira amahoro iyo mpamvu idapfa idasaza itagajuka idacuya mwahiryamyeho n'urugero rwiza nkotanyi n'abatoya biga dutora tukazabiraga n'abandi mwagize neza rero nanjye reka amashyira ipfundo mbashimira rero tugushimire bose tubashimire n'iki kiganiro cyiza waduhaye nta kintu gikomeye narenzaho ahubwo navuga ngo wagize neza kandi wabwiye abumva ntabwo byaciye mu gutwi kumwe ngo bisohoke abana bari tayari abajene bari tayari ababyeyi bari tayari na bake bagifite ka kantu niyo mpamvu twaganiriye ubu ngubu hari abo dukijije ubu tubaye abacunguzi hari abo tugaruye mu bumuntu no gutanga uburere bwiza reka rero dukomeze buri muntu wese ahari ugende ubibi byiza ibibi ubishyira ku ruhande hanyuma urwo rukomatanyirize ruteranyije mu mpande enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali no hino muri diaspora ayo mahoro tuyabibe bo bwiyunge tububibe hari ibihugu bitagira ubumwe bitagira komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge hari ibihugu bitagira komisiyo yo kurwanya jenoside kuko ntabwo duhuje amateka uyu mwihariko dufite rero dukomeze tuhavoma inyigisho z'iteka kandi ubwo dufite u Rwanda rwiza runatubwira ibyiza ntabwo ruzazima kandi turi bazima Soline turagushimira Imana igumugisha murakoze namwe Imana ibaha umugisha